intambara ya Hamagedoni ihuriye hehe n'iyi ntambara iri kuba hagati ya Isirayeli na Hamas? Bihurira hehe? Ugomba kwiga ibyanditswe byera. Bibiliya irimo geopolitike. Ushaka kumenya politike n'amateka ya politike n'ubutegetsi bwo muri politike zabwo uko zagiye zihagarara cyangwa uko zari zimeze, soma Bibiliya. Rero hano harimo geopolitike. Niyo mpamvu tugiye kwerekana iby'iyi ntambara ya Isirayeli n'umutwe w'abarwanyi cyangwa se na Hamas, kugira ngo twerekane ubuhanuzi icyo bubivugaho. Abantu benshi bazarimbuka kandi Imana yashyizeho Isirayeli nk'ikimenyetso kigomba kwereka abantu bari mu isi ko isi igiye kurangira cyangwa Yesu agiye kugaruka mu mwaka umwe, ibiri, itatu iri imbere hariya. Niba Yesu azaba ataragaruka, ariko icyo tubona cyo uko tubona ko nta gisigaye ngo Yesu agaruke. Ndagusaba kugira ngo uzahite wizera, kuko isi irarangiye. Ibihamya ni byinshi aribyo ngiye kugarukaho uyu munsi. Bene data, ndagusaba kuba maso cyane. Turashaka kwerekana ukuri kwa nyako ku birebana n'iyi ntambara iri kubera ku butaka bwa Isirayeli. Isirayeli ikaba ihanganye n'uyu mutwe w'abahamasi. Intambara ya Hamagedoni niyo ntambara igomba gusozera intambara zose zabayeho kuva isi yabaho kugeza n'uyu munsi, kandi uzayiso ni Kristo, umwana w'Imana wera, uzaturuka mu ijuru agarukanye n'itorero rye. Uzaza guhagarika intambara zose zibera mu isi, ari nazo zigereranywa n'amafarashi atatu avugwa hara mu Byahishuriwe cya 6: farashi itukura cyane, ifarashi y'umukara, ifarashi y'igitare igajutse. Izi farashi eshatu zose ubuhanuzi kuri Isirayeli no ku banyamahanga, harimo n'abari Abarabu bahagurukiye kurwanya Isirayeli, nibwo ngiye kubabwira. Kandi dusaba ko buri wese akanguka agashyira ubwenge ku gihe. Ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwawo kwenda gusohora. Bamwe bazicwa n'inkota, abandi bajyanywe mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Ni ukuvuga ngo iyi myuka ivuye mu bintu bitatu, ngo hari ibitangaza yakoze cyangwa se iri gukora cyangwa izakora. Yohana yitegereje ngo ni ibihe bitangaza yarimo gukora, ngo yitegereje abona urugero mu gihe cya Yohana hariho Empire Romani iyo riyoboye isi. Ni ukuvuga ngo imbere y'Imana nta republiko zibaho. Imbere y'Imana n'ubundi iracyabona abami, nubwo abantu bitwa ngo ni abaperezida, ariko iracyabona abami, kuko ubuhanuzi bw'igitabo cy'Ibyahishuwe busobanura ibintu bya nyabyo. Imana ntibona abaperezida, ibona abami. Niyo mpamvu Yohana we ngo yabonye mu kanwa k'ikiyoka, mu kanwa k'inyamaswa, mu kanwa k'umuhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, ariyo myuka y'abadayimoni. Iyo myuka rero isa n'ibikeri kandi ikaba imyuka y'abadayimoni, ngabona ikoze ibitangaza. Ibitangaza rero yabonye ikora ni ibi ngibi, ngo yabonye isanga abami bo mu isi yose, ikabahururiza kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Igitangaza koko. Tekereza umuntu kwitegura intambara agahururira kujya kurwanya Imana. Ninde se warwanya Imana? Twese turi ibiremwa. Dushaka kugira ngo dusobanure ibintu mu byumve neza, kuko abantu bakwiye kuva mu rujijo rw'agakiza bakava no mu rujijo rw'ubuhanuzi abantu bigishije nabi, nka teoloji yigisha nabi. Kwa tuzi ko Isirayeli ari cyo gihugu cya mbere ku isi mu birebana n'ubutasi, kandi kuko ni ukuri, kuko na Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubutasi bafite nabo babukomora ku Bayuda baba muri Amerika. Rero Isirayeli nicyo gihugu cya mbere gifite ubutasi bukomeye ku isi, kandi gifite tekinoloji yo hejuru ihanitse, kandi gikora intwaro zikomeye. Na Amerika ikomejwe na Isirayeli. Abayuda bagiye kera babaye Abanyamerika, nibo bakora intwaro za kirimbuzi bazikorera Amerika. Kuvuga ngo Amerika rero ikomejwe na Isirayeli ku butasi, ku ntwaro zikomeye. Urumva na Irani yajemo, kandi Irani iri kure cyane ya Isirayeli mu birometero birenga 2,000, ariko nayo yavuze ko ishyigikiye umutwe wa Hamas. Ariko byose ni Imana iri gushaka kugira ngo ubuhanuzi yavuze busohore. Bigomba gusohora rero. Intambara n'ibyago bizagenda bigeze imeruka niko bitegetswe. Tubonye intambara eshatu. Intambara yabaye kuva ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 1948 yitwa ivuze Isirayeli iterwa ariko iratsinda. Indi ntambara yakurikiyeho ni intambara yabayeho mu gihe kingana n'iminsi 6, intambara y'iminsi 6 kuva ku itariki 6 kugeza kuri 24 z'ukwezi kwa gatandatu 1967. Nayo barayirwana barayitsinda. Yari irimo Egiputa, Syria na Jordan, nibo bahagurukiye kurwanya Isirayeli. Isirayeli irabata, itwara igice cy'amajyepfo cy'Abanyegiputa, umusozi wa Sinayi, itwara igice cy'amajyaruguru cya Golan cyangwa se igice cya Syria, ndetse Isirayeli inigarurira igice cy'uburasirazuba bwa Yerusalemu ya kera, irakigarurira, irahatwara. Kongera kuba indi ntambara ya gatatu tubonye nanone, kandi intambara yitwa ngo ni Yom Kippur, kuva ku itariki 6 kugeza kuri 24 z'ukwezi kwa gatandatu 1973. Yari intambara ikomeye cyane. Abayihagurutsemo rero
ni Egiputi na Siriya. Uti kubera iki rero bayihagurutsemo? Ni ukuvuga ngo Isiraheli Imana ngiye kubaha kurwana baratsinda. Nshuti z'Imana ni mukangu, ibihe birakomeye, ibihe birakomeye. Ni ukugira ngo iby'Imana yavuze bisohore, itorero rikanguke. Ntabwo intambara ishobora guhagarara muri Isiraheli, ntibibaho, ahubwo ni ugukangura itorero, kuko Bibiliya yatubwiye ngo i Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashira. Ni izihe ngaruka zigiye gukurikiraho kubera iyi ntambara y'Abisiraheli n'aba Hamasi? Buri munsi duhora tubabwira ngo aho tujya ntabwo ari heza, ahubwo aho tujya ni habi gusa, ni mu mwijima ukomeye. Ubutunzi busigara cyangwa se ubukungu busigara bw'isi, abategetsi b'isi bagiye kubwikubira, abaturage bagiye guhura n'isanganya zikomeye, abaturage batuye isi. Ubukungu bw'isi bugiye guhananuka kurenza uko mwabutekerezaga. Kabiri, inzara ikomeye mu isi irinjiye. Gatatu, ibyo kurya bigiye kuzamuka bihende. Kane, mugiye kubonaho abantu biga ubwenge bwo kubaho kandi bakora ibibi byinshi kugira ngo babeho. Abizera murasabwa gusenga no kuba maso cyane kugira ngo mwitoze gusonza hakiri kare, muzabwirize ubutumwa muri ibyo bihe kandi Imana ibarinde. Mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi, nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka twongere tugusuhuze kandi tukwifuriza amahoro y'Imana. Nshuti mwene data kandi mukundwa, wowe ubana natwe ugakurikira ubutumwa bwiza dutambutsa kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Imana igumugisha kuko ufata umwanya wawe ugakomeza gukurikira ubu butumwa tugenda tukugezaho. Turasuhuza abanyarwanda mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, abakunzi b'umusaraba, abagenzi bagana mu rurembo Siyoni, mwese mufite inyota yo kuzagera mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Turasuhuza n'abanyarwanda mwese mutari mwakizwa, mwese muri ab'Imana yaremye. Imana irabakunda, icyo yifuza nuko mwakwizera umwana wayo w'ikinege yatanze mu isi kugira ngo abamwizera bose bazakizwe nawe. Rero turabasuje mwese abari mu mpande enye z'igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, mwese mugubwe neza. Turasuhuza diaspora b'abanyarwanda mwese muri mu bihugu bitandukanye bya Afrika, n'abari ku mugabane w'Uburayi, Amerika, Aziya ndetse no muri Australia cyangwa se muri Oceania. Imana ibahe umugisha cyane. Reka dusuhuze abaturanyi bacu, abashinganahe, abakenyezi, ugwaruka, mwese bana b'Imana mufatanya natwe. Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kubitaho no kubarengera. Mwese abari mu bihugu bitandukanye, diaspora b'Abarundi mwese turabasuhuje, abavandimwe tujyana mu rurimbo Siyoni, turabakunda cyane. Kandi hanyuma rero amazina yanjye nk'uko bisanzwe ni Jalik Ikingeneye, ndi missionnaire, tukaba tuyoboye umuryango w'abigishwa ba Kristo, mu zindi ndimi witwa Disciples Family of Jesus, cyangwa se ni umuryango w'abigishwa ba Kristo cyangwa se umuryango w'intumwa za Kristo. Ni umuryango mwiza aho turi kwiga ijambo ry'Imana, dutoza abantu kuba abigishwa ba Kristo kandi bakavamo intumwa za Kristo, nkuko tubona misiyo Yesu yasigiye itorero mu isi. Mariko 16 umurongo wa 15 na 16 ndetse kugeza ku murongo wa 19 na 20, ndetse no muri Matayo 28 umurongo wa 19 kugeza 20. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, aho hose tuhasanga amagambo Yesu yasigiye itorero nk'ubutumwa yarisigiye, misiyo yarihaye rigomba gusohoza. Mu gihe tutarisohoje ntabwo tuzigera tubona umugisha w'Imana. Niyo mpamvu abantu benshi basengera ibintu ntibabihabwe, bagahora mu buzima bubagoye. Rimwe na rimwe bakavuga ngo Imana irabeshya, bakagira n'amagambo amwe bagaragaza ari muri Bibiliya, aho Imana yavuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ahandi akavuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomanga ku rugi muzakingurirwa. Aho ni muri Matayo 7. Bakavuga ati se aya magambo ko tuyabona kubera iki? Igihe twasengeye, igihe nasengeye nta kiba. Ariko ugasanga rimwe na rimwe biraterwa n'umuyobozi w'idini ubamo
pasiteri wa bishop wawe, akibishop cyangwa se padiri cyangwa musenyeri n'abandi, kuko ntibigeze bakwigisha ngo bagutoze bakugeze kuri level, urwego rw'umukristo umaze guhinduka umwigishwa wa Kristo kandi akavamo kuba intumwa ya Kristo. Kuko iyi misiyo Yesu avuze dusanze muri Mariko no muri Matayo no mu byakozwe n'intumwa irareba abantu bose, ntabwo igira icyiciro kimwe ireba ngo ikindi ntibe ikireba. Abagore, abagabo, abasore n'inkumi, iyi misiyo Yesu yasigiye abo bose. Itorero riratozwa kuko Yesu yaravuze ngo nimugende mwigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza. Aho ni muri Mariko. Muri Matayo akavuga ngo nimugende mubabwirize, 2 mubabatize, 3 mubigisha. Minisiteri yacu rero iragenda igahindura, ikabatiza, yarangiza kandi ikigisha, igatoza abantu kuba bigishwa ba Kristo kandi bakavamo n'intumwa za Kristo, kuko niyo misiyo Yesu yasigiye itorero. Igihe cyose rero tudasoza misiyo Yesu yasigiye itorero, tuzahura n'isanganya zikomeye. Rimwe na rimwe dukeke ko Imana itatwumva, rimwe na rimwe tubone ko ibintu byacu bitagenda neza, tunanirwe mu rugendo kuko twigishijwe n'abayobozi b'amadini bishingiye amadini cyangwa se amatorero kubw'inyungu zabo bwite, banga kwigisha ukuri ko kuri kwa Bibiliya. Bigisha ibirebana n'uko bagumana abantu, ntibabatoza ngo bakure kugeza ubwo nabo bashobora kuvamo abigisha b'abandi bantu. So rero Disciples Family of Jesus ni ikikora, turagenda tugahindura abantu mu bihugu bitandukanye, turabatiza, turigisha, tujya kwigaburo ryera. Abantu bari hirya mu bihugu Amerika, Aziya, Uburayi, Afrika, mu bihugu bitandukanye muri iyo migabane, turabana kandi twiga ijambo ry'Imana 4 mu cyumweru, aho abantu babaza ibibazo kubirebana n'agakiza, mu byaba confusingaga kubirebana n'agakiza, kugira ngo basobanukirwe. Kandi abantu bamaze kugera kure, bari kuba bigishwa beza ba Kristo kandi barimo kugera kuri level nziza yo kuvuga ubutumwa bwiza. Iyo ushaka kutujoininga rero, ureba aho ngaho kuri screen yawe ya telefone cyangwa se ya televiziyo, urebe hasi hari na nimero zacu zanditseho, hanyuma urasanga hariho n'intego za Iron TV. Musi y'intego ya Iron TV urasangaho link ya WhatsApp, hanyuma ukore mu tujoining. Niba ushaka kuza kwifatanya natwe, icyambere ugomba kuba utarimo umwuka w'idini. Inyigisho zose wahawe mu idini ugomba kuba uzirambitse hasi, ukaza ukiga Bibiliya, kuko twebwe ibyacu ni Bibiliya gusa. Turi kunsanga imatse kuvuga ngo baza Bibiliya, ikintu cyose ubaze Bibiliya, ikintu cyose baza Bibiliya, jya gusobanuza Bibiliya kugira ngo agakiza kawe kabigahagaze neza. So rero ugomba kuba urambitse inyigisho nyinshi wahawe z'uborozi, z'inzoga mu idini wabayemo. Cya kabiri, ugomba kuba utari umuheza nguni w'idini, ukaba uje kwifatanya natwe no kuba umwigishwa wa Kristo, ukaba ushaka kuba intumwa ya Kristo, kandi ukaba witeguye gutanga ibitekerezo byawe, gutanga imbaraga zawe, ubwenge bwawe n'amafaranga yawe, kuko twebwe turi kugenda turi gusohoza icyo Yesu yavuze. Turafashanya, aho uri turagukurikira tukamenya ubuzima ubayemo n'ubwo buzima turimo bwo kwamamaza ubutumwa kugira ngo dusohoze icyo Yesu yadutumye. Inshuti z'Imana, ndabanza amabwire bya bintu 17 bigize itorero n'ibindi 17 bigize idini, kuko n'ubutumwa Imana yamaye imbwira yuko igihe cyose nzaza njya gutanga ikiganiro, nzaza mbanza nkabivuga, ubundi nkabona gukomeza ubutumwa Imana yamaye. Ni ukuvuga ngo ugomba gusobanukirwa idini, ukamenya n'itorero, ukamenya bihuriye he, bitandukaniye hehe. Rero hari ibintu 17 Imana yambwiye ngomba kujya mbabwira bigaragaza idini, n'ibindi 17 bigaragaza itorero. Icyambere rero, idini ryatangiriye mu ijuru, itorero naryo ritangirira mu ijuru. Cya kabiri, idini ni inzu ya Satani, itorero ni inzu y'Imana. Icya gatatu, se w'idini ni Satani, se w'itorero ni Imana. Icya kane, idini ribitse ikinyoma, itorero ribitse ukuri. Icya gatanu, idini rivuga ikinyoma, itorero rikavuga ukuri. Icya gatandatu, idini rivuga ko ukuri kose kudakwiriye kuvugwa, itorero naryo riti ukuri kose gukwiriye kuvugwa. Icya karindwi, idini rirwanya ukuri, itorero rikarwanya ikinyoma. Icya munani,
idini rifite abantu barigize kandi barihagarariye hano mu isi. Itorero naryo rifite abantu barigize kandi barihagarariye mu isi. Cya 9, idini rirwanirira ikinyoma, itorero rikarwanirira ukuri. Icya 10, idini ni igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, itorero ni igiti cy'ubugingo. 11, idini rirwanya abantu bose bavuga ukuri, itorero rikemera kurenganywa n'idini rizira ukuri. 12, idini rivanga ukuri n'ikinyoma, itorero rikavuga ukuri gusa. 13, idini rikoresha ubwenge bw'isi mu kwamamaza ubutumwa bwiza, itorero rigakoresha ubwenge bw'ijuru. 14, idini rifite ubwibone no kwishyira hejuru, itorero ryicisha bugufi. 15, idini ni inzira ngari, itorero ni inzira ifunganye. 16, idini ni urupfu, itorero ni ubugingo. 17, idini ni inzira igana ikuzimu yo kurimbuka, itorero ni inzira igana mu ijuru y'ubugingo buhoraho. Ibi bintu Imana yarambwiye ngo buri wese nkimara kubivuga ajye yicara tuze neza yabyanditse, ashungure arebe. Kandi ibi bintu turimo no kugenda tubyerekana muri Bibiliya, ngira ngo twahereye ku cyambere twerekana kuntu idini ritangira mu ijuru, itorero rikaba ryaratangiriye mu ijuru. Nicyo twari turiho turi gusobanura. Tuzagenda dusobanura buri kantu kose kugira ngo buri wese abyumve. Ariko byonyine nawe wicaye ukabireba, wasanga aho wicaye mu idini ubamo ari byo byiberamo ibyo tuvuze gusa. Ukanagenzura mu yandi madini, wasanga no mu yandi madini hafi ya yose ibyo tuvuze bireba idini ari byo bibamo. Mu gihe wowe uryita ngo ni itorero, mu gihe wowe uvuga ngo umugeni wa Kristo ngo aca mu idini cyangwa ngo arererwa mu idini. Nababwiye ko hari umuntu ugeze kumbwira ngo idini ni umwanzi w'itorero, ngo ariko rikaba n'umurezi w'itorero. Uwo wabimbwiye ni umuyobozi w'idini muri ADPR, ngo idini ni umwanzi w'itorero ariko rikaba umurezi w'itorero. Ukibaza kuri Imana ifata umwanzi ikajya kumureresha umwana wayo cyangwa abana bayo, bikagucanga. Idini tubonye ko ari Satani, rikaba n'inzu ya Satani. Ni gute Imana ifata abo yaremye bayize ikaba Satani ngo banderere? Kandi tuzi ko Imana Satani ari ibintu bihabanye, ari nacyo cyatumye Yesu aza mu isi. Iyo ni systeme religio satanique abanyamadini bazanye babihawe na teologiya kugira ngo bakomeze kuyobya abantu, bikururire inyungu bakura mu bantu. So rero icara ukurikirane neza ibyo bintu byumve neza. Niba ushaka rero kwifatanya natwe utujoininge twamamaza ubutumwa bwiza, kuko n'ikimana duhamagariye. Turi kuvuga ubutumwa bwa nyuma bw'iherezo ku buryo abantu bose bitegura. Uyu munsi rero tubazaniye iki? Uyu munsi tubazaniye ibintu bikomeye birebana n'iki gitabo twanditse cyitwa Ukuri Nahishwe. Twababwiye ko iki gitabo cyitwa Ukuri Nahishwe ni igitabo gikubiyemo inyigisho za eschatology. Izi nyigisho za eschatology ni inyigisho zirebana n'ibihe by'iminsi y'imperuka, zigaragaza uko isi iyobowe, ninde uyiyoboye, zigaragaza evangelization ya Yesu uko igomba kuba imeze, ndetse n'uburyo Satani yazanye pirate yayo, abantu bakagira ngo baracyavuga ubutumwa, abandi bakagira ngo baracyumva ubutumwa, kandi byaramaze gupfa. Ibi twabishyizemo aha. Iki gitabo kirimo ubutegetsi bwo mu isi uko bugomba kuzasenywa n'ubwami bw'Imana. Iki gitabo gikubiyemo imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu, uko yakoze, uko ari gukora n'uko azakora itorero rivuye mu isi. Biri muri iki gitabo twarabisobanuye. Iki gitabo gikubiyemo ko itorero rizava mu isi. Amadini amwe yigisha ko abantu batuze umwuka wera, wa wundi w'indimi no gutitira hari banza byo bashaka kuvuga, ngo batazajya mu ijuru. Twarabisobanuye aha ngaha. Ese abantu bazajya mu ijuru ni bande? Niki kizatuma itorero riterurwa mu isi rikagenda? Mu gihe abo ngabo bavuga yuko ngo uwo mwuka wera ari uzaterura itorero. Twarabisobanuye hano. Umuntu uzajya mu ijuru ko agomba kuba ameze n'ibimuranga, nikizatuma izo mbaraga zibona, birimo aha ngaha. Ni igitabo rero gifite page 108, kikaba kigizwe n'ingingo 12 zirebana niyo topic tubabwiye, inyigisho za eschatology. Twasobanuye iby'intambara ya Harmagedoni, ari nayo tugiye kugarukaho uyu munsi,
turimo gusobanura ibirebana n'iyi ntambara iri hagati ya Isiraheli n'uyu mutwe w'abarwanyi witwa Hamas. Turabigarukaho kuko abantu batangiye kwiteranya iyi ntambara ikomeye iri hagati ya Isiraheli n'umutwe wa Hamas ko yaba ari Harimagedoni. Ugomba kwiga ibyanditswe byera. Iki gitabo cyitwa Bibiliya, kirimo geopolitike. Bibiliya irimo geopolitike. Ushaka kumenya politike n'amateka ya politike n'ubutegetsi bwo muri politike zabwo uko zagiye zihagarara cyangwa uko zari zimeze, soma Bibiliya. Abapagani, abatizera, abanyabwenge b'isi bareba abantu bakijijwe bakadufata nk'injiji, abantu b'inzanga, abantu bavuga ibintu bidafite icyerekezo, bakabona ibintu tuvuga ntibi. Ariko burya abantu bavuga ubutumwa bwiza cyangwa abantu bakijijwe basoma iki gitabo nibo abanyabwenge ba mbere ku isi. Kuko iki gitabo kirimo politike, kirimo siyanse, kirimo filozofi, kirimo history, kirimo chemistry, kirimo mathematics, kirimo biology, kirimo filozofi, kirimo geography, kirimo amateka y'itorero. Bibiliya iyi mureba irimo ibintu byose. Niyo mpamvu umuntu wayisomye agenzura ibihe, agenzura isi, agenzura ibintu byose. Rero hano harimo geopolitike. Niyo mpamvu tugiye kwerekana iby'iyi ntambara ya Isiraheli n'umutwe w'abarwanyi cyangwa se na Hamas, kugira ngo twerekane ubuhanuzi icyo bubivugaho, aribyo twanditse muri iki gitabo. Tugomba gusobanukirwa Isiraheli ni ikimenyetso ki ku bari mu isi. Isiraheli ni ikimenyetso cy'Imana yashyizeho mu buryo kugaragariza abari mu isi ko isi igiye kurangira cyangwa se isi igiye kugaruka. Muri Isiraheli abantu bose bakwiye kuyitondera kandi bakayisobanukirwa, kuko bitabaye ibyo abantu benshi bazarimbuka. Kandi Imana yashyizeho Isiraheli nk'ikimenyetso kigomba kwereka abantu bari mu isi ko isi igiye kurangira cyangwa Yesu agiye kugaruka. Igitabo kuneshwe rero twasobanura iby'iyo ntambara ya Harimagedoni, dusobanura iby'intambara kabiri yitwa Gogi na Magogi, ivuga mu Byahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Twasobanuye intambara Gogi na Magogi. Twasobanuye iby'ingoma y'imyaka 1000, Byahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6. Twasobanuye iby'itorero uburyo rizazamurwa rivanwa mu isi rijyanwa mu ijuru nyuma y'ingoma y'imyaka 1000, Ibyahishuwe 20 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Dusobanura n'iby'urubanza ku bari mu isi yose muri iyo mirongo tubabwiye. Twasobanuye iby'ingoma y'imyaka 1000 ivugwa mu Byahishuwe 20 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6, kugaragaza ingoma y'imyaka 1000 mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 36 ndetse na 35. Tugaragaza ibizaranga iyo ngoma y'imyaka 1000, twarabisobanuye. Hanyuma rero ikindi nuko twasobanuye iby'intambara ya Harimagedoni, tujya mu gice cya 16 cy'Ibyahishuwe kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 21, ari naho tugiye gusoma uyu munsi. Twongera gusobanura iyo ntambara mu Byahishuwe igice cya 19 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 20. Twongera kuyigaragaza mu Byahishuwe 14 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 21. Turabyandikamo no turabisobanura. Twasobanuye tugaragaza uko itorero rizagera mu ijuru, dusenya inyigisho y'abatemwe do Jehova ivuga yuko abantu bazajya mu ijuru ari 144 gusa, ngo bya Isiraheli yo mu mwuka. Ibyo turabigaragaza. Dusobanura Isiraheli yo mu mubiri buryo igaragara kandi abayehova ntibayemera. Turagaragaza uburyo Yohana yeretswe itorero rigeze mu ijuru, Byahishuwe igice cya 7 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 18. Ibyo turabyerekana uburyo itorero rigomba kuzagera mu ijuru n'ahandi muri Bibiliya ahantu henshi. So niba ushaka kumenya rero igitabo cy'Ibyahishuwe, ugashaka kumenya ibirebana na eschatology, inyisho zo kugaruka kwa Yesu, nguri igitabo Ukuri Nahishwe aho uri hose ku isi kikugeraho. Abari muri Afurika kibageraho, abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye tucyohereza ku makuriye, ku modoka. Abari muri Kigali utabasha kutugeraho tubarizwa hitwa Ibatsinda. Ubwo ni muri Gasabo nyine. Wowe aho uri ushobora kuri mu karere ka Kicukiro cyangwa ka Nyarugenge, ushobora kuri muri Gasabo kaburi kure. Iyo utabishoboye kutuza kutureba uratubwira tukagiha umumotari akakikugezaho. Abari mu ntara ni imodoka zikizana. Abari mu bindi bihugu iposita y'u Rwanda nidufasha kucyohereza. Ugishaka rero kikugeraho
ndetse ushaka n'ibindi bitabo cyangwa Bibiliya uratubwira tukagufasha nabyo tukabikoherereza. Imana iguhe umugisha. Rero uyu munsi tugiye kugaruka ku bintu bikomeye, tugiye kwiga ibintu bikomeye. Reka tumaze dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tubanze twumve neza icyo Imana itubwira. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, reka dusenge, hanyuma Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Nyakubahwa mubyeyi udukunda, ni wowe Mana yo kwizerwa, ni wowe Mana yo kwiringirwa, uri Alfa na Omega, uri itangira ukaba n'iherezo. Ni wowe Mana yahanitse ikirere, udendeza inyanja, waravuze biraba, utegetse birakomera. Uri Imana ihera mu itangiriro ukagera hagati ukageza no mu iherezo. Uri Imana y'amateka, uri Imana iruta amateka, uri Imana yaremye amateka, uri Imana ishyiraho amateka. Uri Imana ntawe uhwanye nawe, udi ansobli for me presita koze de shawhizibo lefais. Uri nasi wihizibo preyazidetayi. Uri ibyiringiro by'abakwizera, uri amahoro yacu. Turagushimira ko ibyo wavuze ukomeje kubigaragariza itorero, kugira ngo itorero ribe maso kandi ryezwe. Uyu munsi tugiye kugaragaza ubuhanuzi bwawe mu ijambo ryawe n'uburyo buri gusohora kuba ari mu isi, ariko benshi bakaba basinziriye. Mana, ukangura itorero, buri wese abashe kumva icyo uvuga mu ijambo ryawe, arushaho kwezwa. Abatari bizera ubutumwa bwiza bubagireho kandi bakwizere, kuko uri uwo kwizerwa ibihe byose. Nanjye ugiye kuvuga, reka mpinduke mikoro yawe kandi mpinduke umuyoboro mwiza, nyuhagire umboneze, kugira ngo unyuzemo ibyo ushaka n'ibyo ushima bibasha kugira neza abari mu isi bose, babashe kwezwa, babashe kuba maso abakwizeye, maze tugutegereze ugiye kugaruka, uzasange tukwiteguye. Turagushimiye rero ko wumvishe gusenga, habe ikuzo n'icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tubashe kwinjira mu byo dushaka kubabwira uyu munsi. Uyu munsi turashaka kuvuga ibintu bikomeye cyane, kandi twifuza ko buri wese yabasha kubikurikira cyane, kuko biradusaba kugira ngo buri wese abe maso cyane kandi abyumve. Ube maso kandi ubyumve. N'ab'ibihe byose bazakurikira ubutumwa mu yindi myaka, niba Yesu azaba ataragaruka, ndagusaba kuzahita wizera uyu mwami mu mwaka umwe, 2, 3 iri imbere hariya. Niba Yesu azaba ataragaruka, ariko icyo tubona cyo uko tubona ko nta gisigaye ngo Yesu agaruke, ndagusaba kugira ngo uzahite wizera, kuko isi irarangiye. Ibihamya ni byinshi aribyo ngiye kugarukaho uyu munsi. Bene data, ndagusaba kuba maso cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana twumve igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibyahishuriwe Yohana igice cya 16, murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 16. Twumve uko havuga. Turashaka kwerekana ukuri kwa nyako ku birebana n'iyi ntambara iri kubera ku butaka bwa Isiraheli. Isiraheli ikaba ihanganye n'uyu mutwe w'Abahamasi. Isiraheli mirakubitwa, ngira ngo iyi ntambara yatangiye ku itariki 7, ariko Isiraheli turabizi ko hari icyo Imana yabavuzeho, kandi ibi byose biba kugira ngo itorero rikanguke, ariko icyitonderwa nabyo biri mu mugambi wa Satani utegurwa na ya miryango duhora tubabwira, abaframaso, Illuminati. Mugomba kubamenya kuko ibi byose mu mugambi wabo, kandi ikindi nubwo babitegura ntabwo baba bazi ko bari gusohoza icyo Imana yashakaga, kugira ngo ikangure abayizera, ikangure n'abari mu isi, kandi intumwa za Kristo zihaguruke zivuga ubutumwa, kandi hamiriza n'abayizera ko, kandi hamiriza n'intumwa zayo ko ibyo zivuga ari ukuri. Kubera iki se? Byahishuwe 17 umurongo wa 18, kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 18, hari ijambo rivuga ngo ya mahembe 10 wabonye n'aya nyamaswa bizangamara yuwo, bimunyage, bimucuze, bijyinyama ze, bimutwike akongoke. Murongo nashakaga n'uvuga ngo kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye,
no guhuza inama no guha ya nyamaswa ubwami bwabyo kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Numvaga akantu, kuko Imana yashyize mu mitima yabyo guhuza inama no guha ya nyamaswa ubwami bwabyo kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Ibi rero, iyi ntambara y'imiraba ifitemo uruhare cyane aba Freemasons na Illuminati ndetse n'umuryango w'abibumbye. Ntabwo mwabimenya ariko nibyo. Ariko ngo nuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye. Iyo barimo barabikora baba bafite izindi nyungu zabo bagendereye kugeraho, ariko ni Imana yabikoze kugira ngo ikangure abari mu isi kandi ikangure itorero ryayo ndetse n'abagaragu bayo yatumye barushaho kwamaza ubutumwa no kubahamiriza ko ibyo bavuga ari ukuri. Rero murebe namwe ibintu birimo kuba ku muvuduko kuva mu mwaka wa 2020. Habanje icyorezo cya corona virus COVID-19. Haribo bakoze iriya virus, murebe ukuntu isi yahungabanye. Uyu munsi isi yarahanutse cyane ku birebana na ekonomi, yasubiye hasi kubera COVID-19. Ibyo nibo babiteguye, ariko Imana ariyo yabipanze kugira ngo ikangure itorero. Ariko ikibabaje, benshi barushijeho kugona no gusinzira cyane. Abapasiteri bari bazima bagonnye kurenza uko bari bameze. Nundi bari bamaze kugona, noneho baragonereye. Ababishop, abaposo, abahanuzi, iyi COVID-19 Imana yashyize mu mitima yabo gukora ibyo yagambiriye mu buryo gushaka gukangura abayizera, gukangura itorero ndetse no kwereka abari mu isi ko isi badakwiye kuyizera no kuyiringira, bakwiye kwiringira umuremyi wayo. Abari bahagarariye iyobokamana bari bamaze gusinzira, none ahubwo barushijeho kugona. Birababaje. Murebe icyo bakurikijeho cya kabiri. Bakurikijeho intambara y'Uburusiya na Ukraine iri kubera hariya mu burasirazuba bw'Uburayi. Iyi ntambara yahungabanyije ibintu bikomeye ku isi. Isi irushaho kongera guhananuka muri ekonomi. Ibintu byose birazamuka. Ibyo kurya, inzara iracicikana ku isi. Abantu babuze uko bigira, umubabaro ni mwinshi mu bantu. Gutera imbere kw'abaturage b'isi nta guhari. Ubiterambere muri za government, za guverinoma ziyoboye ibihugu, nizo zikubiyeho ubutunzi bwinshi, ziri kwanga kuburekurira abaturage kuko bafite ibyo bagendereye. Ibyo byose ni umugambi wa Illuminati, ni umugambi wa the Freemasons, ni umugambi wa UN, kuko UN niyo isohoza iby'iyo miryango yamaze guhabwa na Satani. Kuvuga ngo abaframaso cyangwa se abafrimaso na Illuminati ndetse n'abajesuiti tutabasize, igisirikare cy'Iroma kwa Papa mu Butaliyani, bari yabo bari mu iyobokamana cyane. Ariko kandi n'intambara baraziteza mu isi, ko yaba iya mbere n'iya kabiri bari barimo, kandi bashaka ubukungu bw'isi ngo babugire ubwabo. Ariko kandi intego Satani wari kugira ngo abantu benshi bapfe barimbutse, abandi bajye mu butware bwabo, bakinigisha z'ubuyobe za Kiliziya Gatolika. Ibyo nibyo tubona. Hanyuma rero iyo miryango, yaba abajesuiti yaba abafrimaso, cyangwa abafrimaso gizwe n'imiryango 36, nubwo hari abo njya numva bavuga ngo ni imiryango 33, ariko hakaba n'intiti z'abafrimaso zatojwe na Satani. Ubwo bwenge rero nibwo bagaruka bagaha umuryango w'abibumbye ari cyo gishushanyo cy'inyamaswa kivugwa, cyangwa se ariyo nyamaswa ivuga mu Byahishuwe igice cya 17. Noneho nawo ukabisasibiriza mu bayobozi, mu bategetsi bayoboye ibihugu. Bene data, tuje kubabwira ngo biriya bari gukora barabizi. Murabona rero iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya ibintu yakoze ku bukungu bw'ibihugu, biramanuka bigera ku baturage. Baravuga ngo habaye ikibazo
cy'ingufu, gaze, peteroli, mazutu, lisansi ndetse n'ibindi bintu byose bikomoka ku ngufu. Bari kwerekana ko muri biriya bihugu nk'Uburusiya, Ukraine, hari hamwe mu hantu hakomokaga peteroli, hakomokaga ingano n'ibindi. Ibyo turabibona koko kisi yahungabanye birebana na ekonomi yasubiye hasi. Murebe intambara ya Ukraine n'Uburusiya imaze umwaka ngira ngo urashize irimo iraba. None haje intambara ya Isiraheli na Hamas. Mwumvise ko Irani ngo igiye nayo guteramo, ariko n'ubundi nayo irimo, n'ubundi nubwo ivuga gutyo ariko niyo iri gushyigikira Hamas. Amerika nayo ati oya, Isiraheli mu Rwanda natwe niba ngombwa turahaguruka. Ibi byose bifite icyo bishatse kuvuga, turashaka kugira ngo tubibereke mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu dushishikariza abantu kwezwa, tukabwira abantu gushaka Imana, kuko bitabaye ibyo abantu benshi bagiye kwirotorova barimbutse, kuko isi iratwereka ko igiye kurangira, cyane nka Isiraheli. Isiraheli yo ni ikindi gikangura itorero naryo rigakangura isi yose. Icyo cya kabiri, intambara ya Ukraine n'Uburusiya. None bazanye icya gatatu. Icya kabiri tubonye ko ari intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya imaze umwaka. Bakoze ikindi cya gatatu, ariyo ntambara hagati ya Isiraheli n'uriya mutwe w'abarwanyi w'Abahamasi. Turashaka kwinjira aho ngaho kugira ngo turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga, kuko ibi ngibi biragira impact ku itorero. Ibi ngibi ni ibituma itorero ryo ribasha kureba, rikamenya, rigasobanukirwa. Niba hari abantu bafite umuhamagaro wo kujya kwamamaza ubutumwa, muhaguruke muvuge cyane, kuko isi irarangiye. Reka tumaze dusome twumve Ibyahishuwe igice cya 16 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 16. Haravuze ngo, marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurati, amazi yarwo akamera kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka, no mu kanwa ka nyamaswa, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibisa n'ibikeri, ariyo myuka y'abadayimoni. Ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Reka simbuke umurongo wa 15 njye kwa 16, kuko niwe ubyuzuza neza. Ibateraniriza ahantu mu Ruheburayo hitwa Harimagedoni. Ni ukuvuga ngo iyi myuka ivuye mu bintu bitatu, ngo hari ibitangaza yakoze cyangwa se iri gukora cyangwa izakora. Kuba tubwiye ibintu bitatu: ikiyoka, inyamaswa, umuhanuzi w'ibinyoma. Mu kanwa k'ibyo bintu haturutsemo imyuka itatu mibisa n'ibikeri, ariyo myuka y'abadayimoni. Ngo iyo myuka isa n'ibikeri ikora ibitangaza. Yohana yitegereje ngo ni ibihe bitangaza yarimo gukora. Ngo yitegereje abona ibitangaza iri gukora, ngo iri gusanga abami bo mu isi yose. Icyitonderwa ahangaha ukwiye kuhitondera cyane. Yohana yabayeho mu gihe harakiriho icyo bita za empire. Habaga hayoboye ubwami bw'abami, habaga hari abandi bami, ariko habaga umwami ukuriye abo bami uyoboye ibyo bihugu byose. Kuvuga ngo ibihugu byabaga, twabibara nk'aho byabaga ari intara. Igihugu cyabarwaga nk'intara, kikaba gifite umwami ukiyoboye. Hakaba none umwami uyoboye abo bami, aribo bitwa abampereri. Abampereri nibo babaga bayoboye ibyo bihugu byitwaga intara. Urugero, mu gihe cya Yohana hariho Empire Romani, iyo riyoboye isi. Roma itangira kuyobora yatangiriye kuva mu 138, ubwo bari bamaze kwambura Ubugiriki ubutegetsi mbere y'ivuka rya Yesu. Kuvuga ngo Yesu yavutse aza mu isi hashize imyaka irenga 164, kuko yavutse muri 4. Bahita batangira kubara bahereye aho ngaho, babara 1, 2, 3, 4 kuzamuka tugeze mu mwaka wa 2023. Rero Yohana mu kwerekwa Imana yamweretse abami. Ni ukuvuga ngo imbere y'Imana nta republiko zibaho. Imbere y'Imana n'ubundi iracyabona abami, nubwo abantu bitwa ngo ni abaperezida, ariko iracyabona abami, kuko ubuhanuzi bw'igitabo cy'Ibyahishuwe busobanura ibintu bya nyabyo. Imana ntibona abaperezida, ibona abami. Nubwo bahindura bashaka
gushaka gushyiraho indi sisiteme yabo, ariko Imana yuko yabivuze nuko. Niyo mpamvu Yohana we ngo yabonye mu kanwa k'ikiyoka, mu kanwa k'inyamaswa, mu kanwa k'umuhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, ariyo myuka y'abadayimoni. Iyo myuka rero isa n'ibikeri kandi ikaba imyuka y'abadayimoni, ngabona ikoze ibitangaza rero yabonye ikora ni ibi ngibi, ngo yabonye isanga abami bo mu isi yose ikabahururiza kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Igitangaza koko, tekereza umuntu kwitegura intambara agahurura kujya kurwanya Imana. Ninde se warwanya Imana? Twese turi ibiremwa, ariko icyitonderwa, iyi miryango ikorera mu ibanga ikajya n'ibindi ikora ku mugaragaro, abafirmaso, Illuminati, abajesuiti, abaroze kurwa n'indi miryango ntiriwe nindiramo cyane, aba bose bafite ibintu bigaragara bifatika, ariko bafite uburyo bakorana na Satani mu ibanga, kuko niwe ubaha amakuru yose akabereka ko isi igeze finally igiye kurangira. Kuko Satani warabizi, n'ibimenyetso arabizi, byose ni warabizi. Niyo mpamvu akoresha umuvuduko mwinshi, arabakoresha rero. Nibo barimo kwitegura intambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose, intambara ya Harimagedoni. Dushaka kugira ngo dusobanure ibintu mu byumve neza, kuko abantu bakwiye kuva mu rujijo rw'agakiza bakava no mu rujijo rw'ubuhanuzi abantu bigishije nabi nka teoloje yigisha nabi. Intambara ya Harimagedoni ihuriye hehe n'iyi ntambara iri kuba hagati ya Isirayeli na Hamasi? Bihurira hehe? Kuko hariho intambara ebyiri zigomba kuba mu isi, ariko iya nyuma cyangwa se iya kabiri ariyo ya Gogi na Magogi. Ni ukuvuga ngo hari intambara ya Harimagedoni, hakaba n'intambara ya Gogi na Magogi. Intambara ya Harimagedoni ivugwa muri iki gice dusomye, ikavugwa mu bice 19 by'ibyahishuwe, ikanavugwa mu gice cya 14 cy'ibyahishuwe, kuva ku murongo wa 14 kugeza 21. Intambara ya Gogi na Magogi ivugwa mu byahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Intambara ya Harimagedoni rero igomba kubanziriza Gogi na Magogi. Intambara ya Harimagedoni, reka mbivuge gutya, niyo ntambara igomba gusozera intambara zose zabayeho kuva isi yabaho kugeza n'uyu munsi, kandi uzayiso ni Kristo umwana w'Imana wera uzaturuka mu ijuru agarukanye n'itorero rye, niwe uzaza guhagarika intambara zose zibera mu isi, ari nazo zigereranywa n'amafarashi atatu avugwa hara mu byahishwe cya 6: farashi itukura cyane, ifarashi y'umukara, ifarashi y'igitare igajutse. Izi farashi eshatu zose zirasura, ziragaragaza, zirerekana izi ntambara zibera mu isi, inzara zibera mu isi. Ni Yesu uzaza guhagarika, kuko ahabaye intambara haba n'inzara, ahabaye inzara haba n'ibyorezo by'indwara, kuko abantu barya indyo ituzuye bigatuma haba indwara nyinshi. Iriya farashi itukura cyane, iy'umukara n'iy'igitare igajutse, zose zirasura ibi bintu. Ni Yesu uzaza kuzihagarika, kuko ziri kwirukanka mu isi ku muvuduko mwinshi. Itukura cyane ni intambara imena amaraso, iy'umukara ni inzara iri mu isi, igitare igajutse ikubiyemo ibintu bine: intambara, inzara, indwara z'ibyorezo, ndetse n'inyamaswa zo mu isi cyangwa ibikoko byo mu isi, uburyo bigenda birya abantu bagapfa, bamwe bagapfa barimbutse. So rero ntabwo ibyo bishaka kwinjiramo cyane, ahubwo ndashaka kwivugira kuri iyi ntambara iri hagati ya Isirayeli na Hamasi, kugira ngo buri wese abashe kubyumva. Bene data, hari ikintu ushaka kubabwira. Mbere ko nyivuga, reka mbanze mbasomera ahandi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ubuhanuzi kuri Isirayeli no ku banyamahanga, harimo n'abari Abarabu bahagurukiye kurwanya Isirayeli, nibwo ngiye kubabwira. Kandi dusaba ko buri wese akanguka agashyira ubwenge ku gihe, akamenya ko itorero riri mu isi kugira ngo rimene amabanga ya Satani yose, ryerekane aho isi igeze, ryerekane politike z'isi uburyo ziyoboye isi n'uburyo zimaze kwivanga n'imikorere ya Satani. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, igice cya 21 umurongo wa 20, tugeze ku murongo wa 24. Haravuze ngo, ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwabo kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayijyemo, kuko iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba batwite na bonsa muri iyo minsi bazabona ishyano, kuko hazaba kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Ngo ni Isirayeli iravugwa.
bamwe bazicwa n'inkota, abandi bajyanywe mu mahanga yose ari imbohe. Kandi i Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Iri jambo niryo ushaka cyane. Kandi i Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ndihuta kugira ngo mbone uko mbaganiriza aya magambo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 24 umurongo wa 32 kugeza ku murongo wa 35. Haravuze ngo murebere ku mutini niwo cyitegererezo, ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko abo bwoko batazashiraho kugezaho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ndasoma n'ahandi, mwihangane. Igitabo cy'umuhanuzi Danieli, igitabo cy'umuhanuzi Danieli kugira ngo mbone uko ninjira mu buhanuzi neza tubwumvikaneho. Igitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 9 umurongo wa 24 haravuze ngo ibyo by'umweru uko ari 62 nibishira Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azabasigaranye, maze abantu umutwaro uzaza bazarimbure umurwa n'ubuturo bwera. Uwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizagenda bigeze imperuka, niko bitegetswe. Intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka, niko bitegetswe. Iyi ni Isirayeli irimo irahanurirwa. Mu minsi ishize twabagejeho ikiganiro, sinzi niba cyarebwe n'abantu benshi. Twifuza ko abantu bumva ubutumwa. Niba uri kumwe natwe ukumva ikiganiro nk'iki, wikihererana. Nshuti z'Imana, mudufashe kwamaza ubutumwa bwiza. Tugisharingira abantu bose uzi, abo ufite muri groupe zawe ubamo, abantu inshuti zawe basharingire, kandi nabo babwire gusharinga kugira ngo ufatanye natwe kureba ko umugeni wa Kristo yakwezwa. Imana izakugororera ingorano zingana nk'izo natwe izatugororera. Kubera iki? Imana iduhamagarira kuvuga ubutumwa no kubwira abantu ko isi igiye kurangira. Niyo mpamvu tubwira abantu kwezwa, tukabwira abapasiteri, abaposo, ababishopu, abantu muvuga ngo mwarahamagawe koko mwamaze kuruma gihwa, mukaba mutavuga ubutumwa bwiza bwerekana aho isi igeze, bwerekana ibyago bigiye gusukwa mu isi, bwerekana ibyaha uburyo bigwiriye mu isi. Indaya ziragwiriye mu isi, abajura baragwiriye mu isi, abicanyi baragwiriye mu isi, inzangano ziragwiriye mu isi, ubugome buragwiriye mu isi, urukundo rumaze gushira, ubusambanyi bw'indengakamere, ubutinganyi, gusambanya inyamaswa z'amoko atandukanye. Ibyo nibyo tubona mu isi. Indwara zikomeye ziri gukorwa n'abagome, inyamaswa, abantu bagakora amavirus yo gutera abantu, gushaka kugabanya abantu mu isi. Ibi byose turabibona. Murebe ibihari. Abapasiteri muri kuvuga ubuhe butumwa, abashumba muvuga ngo murashumbye, mushumbye iki? Abahanuzi muri guhanura ubuhe buhanuzi? Abanyamasengesho muri gusengera iki? Ababwiriza butumwa bwiza n'ubuhe butumwa murimo murabwiriza? Abayobozi muyoboye amadini ni iki murimo murabwira abantu? Isi iranyeganyezwa, isi irahungabanye, murasinziriye, murashaka amafaranga mu bantu, murashaka amaturu n'ibyacumi, ubutumwa murabubitse, abandi murinjije ntacyo muvuga. Isi irahungabanye, irarangiye. Abantu bicaye mu ntebe muri ariya mazu yitwa isengero, nta butumwa barimo barumva. Murabirirwa mubabwira ngo biremwe nonaha, ngo uziya ubukene n'inzara arakize, arashize ngo akuvuyeho arapfuye, ngo muri indege muhawe visa. Muririrwa mubeshya ngo murasengera abantu indwara. Systeme igezweho religiyo satanike ni uguhora bicaza abantu ngo barerekwa, ngo haguruka ngo nkubwire icyo Imana ikumbwiyeho, ngo Imana irambwiye ngo nkubonye ngo uhagaze aha nawe. Ibi nibyo bihari. Ubutumwa bwereka abantu isi uko imeze n'uko ihagaze. Abantu barabucecekanye, abandi bari guhimba kugira ngo babone inyungu. Bene data, muvuga ko mwahamagawe muri kuvuga iki? Niki muri kubwira abantu ko abantu Satani agiye kuzesera abantu benshi? Imana izababaza kuba mwarakomeje kuyobya abantu. Ntimubabwire ukuri, ntimunabareke ngo bajye ahantu hari ukuri bakumve, mukabihererana, mukabagumana, mugakomeza kubajijisha. Nyamara isi iri kuducira amarenga. Ubushize twababwiye, twaberetse uburyo Imana yageneye isi ibihe 7,
kandi 6 muri ibyo 7 nibyo bireba isi n'abayituye ndetse n'ibiyirimo Imana yaremye, kuko igihe cya 7 kirasohorera mu bwami bw'Imana bw'ingoma y'iteka ryose. Twaberetse uburyo hariho igihe Imana yagennye ikigenera isi ari cyo gihe cyitwa igihe cy'ubuziranenge. Igihe cy'ubuziranenge ni igihe nta cyaha kirabaho mu isi, niyo mpamvu cyitwa igihe cy'ubuziranenge. Iki kikaba ari igihe cya Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, aho Imana yabasuraga bakaganira imbona nkubone, uko bakaganira kuko bari abaziranenge, nta cyaha bari bafite. Iki gihe gitangirana no kuremwa kw'isi no kubaho kwa Adamu na Eva no mu gihe Imana yaremaga ibintu byose mu minsi 6. Cyari igihe kigari tutamenya ngo gitangira ryari kikageza ryari. Turabereka uburyo cyari kimezemo n'ibyo Imana yaremye iki gihe, aho Imana agenderaga Adamu na Eva bakaganira mu ngobyi ya Edeni. Igihe cya 2 twerekanye ni igihe cyitwa igihe cy'umutimanama. Ni ukuvuga ngo igihe cy'ubuziranenge kirangirana no gukurwa mu ngobyi ya Edeni kwa Adamu na Eva, ubwo Imana yabirukanaga bamaze gukora icyaha, bamaze gutandukana n'Imana mu buryo bw'umwuka, kuko bagize inyota yo gushaka kuba nk'Imana, nk'uko Satani nawe yagize iyo nyota, kuko umwuka Satani yabashyizemo niwo nawe wamwatatse, umwuka wo gushaka kuba nk'Imana. Baramubwiye ngo, Satani yarababwiye ngo Imana ibyo babwiye si byo, kuko yari bizi ko umunsi mwariye kuri kiriya giti amaso yanyu azahweza mukaba nk'Imana, mugahinduka nk'Imana ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Iyo nyota yo gushaka kuba nk'Imana Satani yagize mu ijuru bigatuma yirukanwa, ni nayo nyota yabateyemo. Bumvishe ngo kicyo gitari cy'igikundiro kandi ari cyo kwifuriza umuntu wese ibyiza, ngo Eva arasoroma ararya, bituma Imana itandukana nawe. Ubwo n'ubundi nawe Imana imushyira ku ruhande, we na Adamu warasomye ararya, aha n'umugabo we. Irabirukana ibavana mu ngobyi, iravuga ngo nimugende mu isi mujye guhingira ubutaka mwavuyemo. Bajya guhingira ubutaka bagize gute? Bavuyemo. Babatangiranye n'igihe cy'umutimanama, kuko aho ngaho nta busabane, relationship hagati yabo n'Imana byari birangiye. Kagozi kari kacitse, hagiyemo igikuta, kuko banduye, nta busabane afitanye n'Imana. Imana itangira gukoresha umutimanama wabo yari yarabaremanye kubwo gutandukanya ikibi n'icyiza. Muri iki gihe cy'umutimanama gitangira mu gusohoka mu ngobyi kwa Adamu basohorwamo, ugakomeza ukageza mu gihe cya Nowa nyuma y'umwuzure. Aha hagati tubona abantu Imana yabanye nabo ikabakoresha, igakora n'umutimanama wabo, kandi bakaba mu buzima buyubaha. Harimo uwitwa Abeli, hakaza uwitwa Seti mu mwana wa 3 wa Adamu, hakaza uwitwa Enoshi, hakaza uwitwa Enoki, hakaza uwitwa Nowa. Aba ni abantu batambuka muri ibi bihe Imana yabanye nabo ikoresha umutimanama wabo, barayubaha, kugeza ubwo inafashe Enoki iramwimura, kugeza ubwo ifashe Nowa imukiza umwuzure yaremboje isi yo mu gihe cye. Igihe cy'umutimanama kirangirana no gukurwa mu nkuge kwa Nowa, hakaza noneho igihe cy'amategeko y'abantu. Iki ni igihe cy'abuzukuruza cyangwa se ubuvivi n'ubuvivure bwa Nowa, ari cyo gihe cy'umugabo witwa Nimurodi, igice cya 10 na 11 cy'itangiriro. Akaba ari igihe abantu bashyize amategeko yabo. Imana irema Adamu na Eva, tangira igice cya 28, yari yababwiye ngo mubyare mwororoke mwuzure isi. Bamaze gusohoka mu nkuge mu gice cya 9 umurongo ndibwira wa 10 na 11, irongera babwira ngo mubyare mwororoke mwuzure isi. Kumva bari abantu 8. Hanyuma mu gihe rero cy'amategeko y'abantu, Nimurodi nawe wafatanyije, ubwo bari barimo kugenda berekeza mu burasirazuba bagera mu kibaya cy'Ishinari,
Nimurodi abagira inama y'uko badakwiriye gutatanira ku isi ngo buzure isi, kandi Imana ashaka ko bagomba gutura isi yose bakayibamo. Abarogoye icya mbere gukwira isi yose, icya kabiri ngo yagira ngo yiyubakire izina rimenyekana. Aravuga ati mureke twiyubakire inzu y'amatafari ndende ikora ku ijuru, ngo ubundi ngo tugire izina rimenyekana kandi tureke gutatanira ku isi yose nk'uko Imana yabivuze. Abashyizeho amategeko ye, iki ni igihe cy'amategeko y'abantu aza kurogoya amabwiriza n'amategeko y'Imana. Imana yagena uyu munsi amategeko mubona ayoboye isi amenshi narogoye umugambi w'Imana kuba ari mu isi. Hanyuma rero iki gihe nacyo kiragenda kikagera ku gihe cya kane cyitwa igihe cy'amasezerano, akaba ari igihe cy'ihamagarwa rya Aburahamu. Tangiriro 12:1. Imana iramubwira ngo Aburahamu, siga umuryango wanyu n'inzu yawe ujye mu gihugu nzakwereka. Imuha umugisha w'ibintu 7. Icya mbere aramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. 2, nzaguha umugisha. 3, nzogeza izina ryawe. 4, uzaba umugisha. 5, nzaha umugisha bakwifuriza umugisha. 6, uzakuvuma nzamuvuma. 7, muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Aha rero niho Imana itangiye gutangira amasezerano kuri Aburahamu, imukuye muri Uri y'Abakarudaya, muri Irake y'uyu munsi, Babeli, Babuloni, Irake y'uyu munsi, Uri y'Abakarudaya. Iramwimura aragenda. Imana itangiranye n'umwana wayo Aburahamu imuha amasezerano, igihe cy'amasezerano. Imana isezeranya Aburahamu, ikomereza kuri Isaka, ibisohoreza Yakobo. Yakobo niwe Imana yasohorejeho amasezerano ubwo yamujyanaga i Kanani ari abantu 74, bamaze kuba 74, kandi niwe yahaye igihugu cya Isirayeli cya Kanani igituzamo abana be, imiryango yose ya Isirayeli 12, barabango 12. Nuko rero Kanani yahindutse Isirayeli, yitirirwa Yakobo ariwe Isirayeli. Hanyuma rero Imana yasezeranyije Aburahamu, amasezerano yakomereza kuri Isaka, iyasohoreza kuri Yakobo. Icyo ni igihe cy'amasezerano. Imana ivugana na Aburahamu, ivugana na Isaka, ivugana na Yakobo, yongera kuvugana na Yosefu, kandi Imana ikomeza kwigaragaza. Nshuti zanjye, nashaka kubabwira ngo rero aho Imana irimo gutegura ukuntu yazakiza umwana w'umuntu, ikongera ikiyunga nawe, iki gihe rero gitangira kuri Aburahamu kikagenda kikageza kuri Mose mu butayu bwa Sinayi. Imana ihamagara Mose ngakura ubwoko bwayo muri Egiputi abujyane ku musozi wa Sinayi. Hatangira n'igihe cy'amategeko, ubwo Imana yahamagaraga Mose munsi y'umusozi ikamuzamura kuri Sinayi, akamara y'iminsi 40, ikamuha amategeko 10 ngashyira Abisirayeli n'andi mategeko yose. Igitabo cyo Kuva igice cya 20, 21, 22 havugwamo amategeko 10 kuva ku gice cya 20, ariko ahandi kagenda avuga ngo andi mategeko yose hamwe akaba ari 613, ariko akaba agizwe n'ingingo nkuru z'amategeko 10. Hanyuma rero iki gihe nacyo kiragenda, harimo ibitambo, amaturo n'ibindi, kikagenda kikageza ku gihe cy'ubuntu, ari cyo gihe cyo kuza kwa Yesu mu isi, avuka mu isi. Iki gihe cy'ubuntu nicyo gihe cya 6, akaba ari igihe Yesu yavutsemo, akaba ari igihe Yesu yakuriyemo, akaba ari igihe Yesu yapfiriyemo abari mu isi, akaba ari igihe Yesu yazukiyemo, akaba ari igihe Yesu yasigiye isezerano itorero ririmo misiyo, itorero rigomba gusohoza kwihutisha ubutumwa bukagera ku mpera y'isi. Akaba ari igihe nanone kandi Yesu yasigiyemo isezerano ry'uko azagaruka, akaba ari igihe Yesu yatangiyemo ibimenyetso bizaranga kugaruka kwe, akaba ari igihe yagaragaje gusoza ku isi, hanyuma akaba ari cyo gihe Yesu yazamukiye akajya mu ijuru. Iki gihe cy'ubuntu rero ni igihe kigomba kwamamazamo ubutumwa bwiza, kigomba kwamamazwamo ubutumwa bwiza ku isi. Ni igihe Imana isuka umwuka wera kuba yikurikiye, kuba yizeye, bitondera ijambo ryayo nk'uko riri. Ni igihe kandi itorero rigomba kwamaza ubutumwa ryemera no kubabazwa. Ni igihe Satani ari gukora cyane, akora aciye mu nzira nyinshi kandi anifashishije n'iyobokamana rye, ariko ryishushanyije mu ry'Imana rya nyaryo. Iki gihe rero ni igihe kibi, ntabona uko mbibabwira. Ni igihe cyitwa igihe cy'ubuntu, kuko ni ubuntu twagiriwe n'Imana.
kugira ngo tubashe kwizera ubutumwa bwiza bw'umwana wayo yohereje mu isi, ababwizeye bakizwe nabwo cyangwa bakizwe nawe. Nta kiguzi twatanze, ni ubuntu Imana yatugiriye, yohereza umwana wayo uza kutwunga nayo. Ariko Imana igaragaza ko kandi nacyo kizarangira, hakaza igihe cya karindwi. Ni ukuvuga ngo iki gihe rero cy'ubuntu gitangirira ku kuza kwa Yesu mu isi, kikagarukira ku ngoma y'imyaka 1000, kiragenda kikarangira ku ngoma y'imyaka 1000, icyo bita millennium. Nyuma y'ingoma y'imyaka 1000 hazaza igihe cya nyuma cya karindwi, ari cyo gihe cy'ingoma y'iteka ryose, ubwami butagira iherezo, kandi igihe noneho kitazagira garanti. Ndashaka kubabwira ngo igihe kiruta ibi bintu byose mubona. Niyo mpamvu umuntu adakwiriye kwirengagiza igihe, kuko igihe kiruta ibintu byose biri mu isi, kiruta wowe, kiruta imyaka ababyeyi bawe na basogokuruza bawe na baso n'ibisekuruza utazi, kirabaruta, kiruta ibi byose Imana yaremye, kuko Imana niyo nyiri ibihe kandi niyo yagenye igihe, kandi ibintu byose biriho byashyizweho kubw'igihe Imana yagennye. Bivuze ngo igihe rero kiruta ibintu byose. Niyo mpamvu tudakwiriye kugipfusha ubusa, dukwiriye gushaka uburyo tugisobanukirwa, tukanasobanukirwamo umuremyi wacyo wagishyizeho, kandi ari we nyiracyo, ndetse n'ibyaremwe byose yaremye muri icyo gihe. Iki gihe cy'ubuntu rero, cyo gihe cya 6, nicyo gihe buri wese asabwa kumvamo ubutumwa bwiza, nicyo gihe buri wese asabwa gukanguka cyane, kandi akaba ari nacyo gihe Imana ishaka yuko tubasha gukizwa, tukayegera, tukaba mu buzima bukiranuka, kuko Imana yagaragaje ibihamya, ibimenyetso bihamya uburyo kino gihe kizaba kigiye kurangira. Muri ibyo bimenyetso yavuze tuzabigarukaho, tuzakora ikiganiro cy'ibyo bintu gusa. Turi kwerekana ibintu bikiranga byose ku itorero, ku butegetsi bwo mu isi, ku biremwa byaremwe biri hano muri iyi si. Ni ukuvuga ngo ibyo bimenyetso bizaranga ko iki gihe kigiye kurangira bigaragara kuri ibi byiciro 5. Icyiciro cya mbere ni icyiciro cya Isiraheli, Abisiraheli, igihugu cya Isiraheli ndetse na ba nyiracyo ari bo Bisiraheli. Icyiciro cya kabiri ni itorero. Icyiciro cya gatatu ni ubutegetsi bwo mu isi. Icyiciro cya kane ni abantu bose batizera, batari bizera Yesu. Icyiciro cya gatanu ni ibi byose bidukikije, iby'Imana yaremye bikikije abantu, ibiti, amashyamba, inyamaswa z'amoko yose, ibiguruka mu kirere, ibigenza amaguru ku butaka n'ibikururuka hasi ku butaka. Tuzabibereka uburyo Imana yagaragaje ibimenyetso bizaranga ko Yesu agiye kugaruka, cyangwa isi iri kudandabirana cyangwa igeze ku iherezo, kandi ibyo bimenyetso yavuze ikagaragaza uburyo bizagaragarira kuri ibyo bintu byose tubabwiye. Tunababwira yuko ibyo bimenyetso bisa nkaho bigeze finally, birarangiye, isi igeze ku ndunduro. Ikimenyetso gikomeye ni Isiraheli. Isiraheli rero tugiye kuyigarukaho uyu munsi, turebe iyi ntambara ya Isiraheli na Hamasi. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 2023, ngira ngo ni mu minsi 2 ishize, intambara yatangiriye muri Isiraheli, itangijwe n'umutwe w'Abahamasi. Bateye Isiraheli, barinjiye cyane, kandi mu by'ukuri iyo witegereje ubona ko babagezemo. Twari tuzi ko Isiraheli ari cyo gihugu cya mbere ku isi mu birebana n'ubutasi, kandi kuko ni ukuri, kuko na Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubutasi bafite nabo babukomora ku Bayuda baba muri Amerika. Rero Isiraheli nicyo gihugu cya mbere gifite ubutasi bukomeye ku isi, kandi gifite tekinoloji yo hejuru ihanitse, kandi gikora intwaro zikomeye. Na Amerika ikomejwe na Isiraheli. Abayuda bagiye kera babaye Abanyamerika, nibo bakora intwaro za kirimbuzi bazikorera Amerika. Kuvuga ngo Amerika rero ikomejwe na Isiraheli ku butasi, ku ntwaro zikomeye, ku bwenge, knowledge. Sibyo ko Isiraheli yo Imana yayihaye n'ubundi bwenge butandukanye kure cyane n'ubwenge abandi bantu bafite, kuko Abisiraheli Imana yabasezeranye icyo kintu.
noneho ushobora kwibaza ngo ni gute ibi bintu bishobora kubaho, kugeza ubwo abahamasi binjiye muri Isiraheli mo imbere, kugeza ubwo batangije urugamba bagatangira kwica abantu. Ngira ngo umunsi wa mbere hari bishe abasirikare 600 niba atari umunsi wa mbere n'uwa kabiri ba Isiraheli barimo imbere, buba intambara yatangiremo imbere mu gihugu, mu mutima w'igihugu. Kandi Isiraheli mwumvise ko ni igihugu cya mbere ku isi kubirebana n'ubutasi. Aha rero ni icyo kwitondera, ni icyo kwiga tugasobanukirwa tukamenya, kuko nta muntu ushobora na rimwe guhagarika icyo Imana yavuze. N'ubuhanuzi twabisomye hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 21 murongo 20. Reka nongere mabasomere, ariko cyane umurongo 24 niwe, ariko cyane umurongo 24 niwe shaka. Kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizashirira. N'uyu munsi baracyasiribangwa. Ubu buhanuzi buvugwa hano mu gice 21 umurongo 24 zigiye bwatangire gusohorera. Ni ukuvuga ngo iyo usomye hano baratubwiye ngo ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Yesu ati icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayisokemo bazayivemo, n'abazaba bari ku misozi ntibazayijyemo, kuko iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo ngo ibyanditswe bisohore. Ngo Imana izaba iri guhora, ihorera amaraso y'umwana wayo abayuda bamenye, kandi ubu iracyayahora. Arongera ati kandi abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano, kuko hazaba kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba kuri ubu bwoko, umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Aravuga ngo bamwe bazicishwa inkota cyangwa bazicwa n'inkota, abandi bajyanywe mu mahanga yose ari imbohe. Ngo kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Ibi byasohoye muri 70 ku ngoma y'umwami witwaga Vespasiye n'umuhungu we General Titus wari uyoboye ingabo za Roma. Ubwo General Titus yajyaga i Yerusalemu akagota umurwa, abantu bakaguma mu murwa wasokaga yaricwaga, barya utwabo twose two mu murwa turashira, bageraho batangira kurya impu zo ku nkweto za sandari bambaraga, bakaziteka bakazirya, bageraho barya imikandara y'impu bambaraga, bageraho batangira kurya abana babo. Ibyo bivaho batangira kujya basimbuka bakagwa inyuma bakicirwayo bari gushaka ibyatsi nibuza byo guhekenya ngo burire babizane n'imbere aho ngaho. Hapfuye abayuda barenga 3,000. Yerusalemu irasenywa muri 70. Nta buye ryasigaye rigeretse kuri rindi kuko Yesu yari yarabivuze. Babandi bari inyuma y'umurwa kuko Yesu yavuze ngo abazaba bari imusozi ntibazasubire mu murwa, n'abazaba bari Yudaya ngo bazahungire ku misozi miremire, ngo kandi n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayisokemo bazayivemo. Ababyumvise bakumva icyo Yesu yavuze baragiye, nibo batataniye ku isi kuva muri 70 kugeza ejo bundi mu 1948, hashize imyaka 3 intambara ya kabiri isi yose irangiye. Nibwo Abisirayeli bongeye gushaka uburyo biyegeranya ngo batahe iwabo. Icyo gihe rero iyo myaka yose yashize irenga 100,000 ku ikarita y'isi nta gihugu cya Isirayeli cyari kiriho, keretse Palestina niyo yari ihari. Yigabiye igihugu cya Isirayeli cyose, abanyepalestina baragitwara. Abisirayeli batangiye gutahuka rero bagenda bagura ubutaka, ariko cyane mu butayu. Ntabwo bajyaga muri Palestina ngo bagende bajya aho abarabo batuye, ahubwo bagendaga bakagura ahantu mu butayu, kuko Imana bahaye ubwenge bwo gutuma babasha kubyaza umusaruro aho hantu. Birangira ahari ubutayu hameze ibyatsi, ubuzima buraza. Bagenda bagwira abanyepalestina cyangwa se abarabo baje kwirota uruva. Abisirayeli bamaze kurenga 600,000. Icyo gihe bari bakoronijwe n'Ubwongereza. Ubwongereza rero buza kubaha ubwigenge,
ndibwira ni ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 1948 ndibwira nibwo Ubwongereza bwabahaye ubwigenge. Abongereza barihagurukira basubira iwabo. Tariki 14 ndibwira kuri tariki 15 kuvuga ngo Abongereza bamaze kubaha ubwigenge, bukeye bwaho Abongereza bagiye ku munsi ukurikiyeho nibwo Abarabu bose, ibihugu byose by'Abarabu, za Jordani, za Egypt, za Syria, Palestina, mbega ibihugu byose by'Abarabu byahagurukiye guhita bihanagura Abisirayeli ku isi. Murebe namwe ibihugu by'Abarabu byose bagurukiye Isirayeli bari bataragera no kuri miliyoni. Mu gihe iyo bagiye muri statistique mu mubare w'Abarabu bateye Isirayeli icyo gihe ngo bari bageze nibuza nko kuri miliyoni 40 z'abantu cyangwa z'igisirikare giteye iki Isirayeli itaragira na miliyoni. Ariko kuko Imana ariyo yari yarabivuze ko bazagenda bakagaruka, nkuko twasomye hano mu butumwa bw'iziko bwanditswe na Matayo igice cya 24, Yesu yari yarabivuze amaze kwerekana ko bazatatana, ariko yongera kwerekana ko bazagarurwa. Igice cya 24 kivuga ibizababaho, kikagaragaza uburyo bazanatatanira ku isi, kikongera kikerekana uburyo bazagaruka mu buryo bujimije. Yesu yabivuze nkuko twabisomye hano 24:32. Aravuga ngo murebere ku mutini niwo cyitegererezo. Umutini wavugwaga ni ishyanga rya Isirayeli, ngo ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ni ukuvuga ngo gutoha k'umutini ni ukugarurwa kw'Abisirayeli mu gihugu cyabo cya Isirayeli. Murebe namwe kuva muri 70 batatanira isi yose kugeza mu 1948 bongera kwiyegeranya, batangira kujya kugura mu butayu kugira ngo bongere bagarure igihugu cyabo. Uko niko gutoha k'umutini. Mpamvu Yesu avuze ngo murebere ku mutini niwo cyitegererezo. Na Abisirayeli yavuga ko Imana ikunda kugeranya Isirayeli nk'umutini. Aravuga ati rero iyo watoshye mumenya ko igihe cy'impeshyi kigize gute, kigeze. Murebere ku mutini niwo cyitegererezo, ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenye ko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Ni ukuvuga ngo igihe cy'umutini gutoha kwacyo ni nako kwegereza kw'impeshyi. Noneho Yesu aravuga ati rero nimubona umutini, namwe murebe umutini. Isirayeli ni umutini. Gutoha kwabo ni ukugaruka mu gihugu cyabo, bakongera bakagifata kikaba icyabo. Niko gutoha kwabo. Igihe muzabona rero bose bamaze kugaruka, mukabona bamaze kwiyegeranya neza. Mu minsi ishize mwumvishe umuyobozi mukuru uhagarariye idini ya Kiyahudi uburyo yabwiye n'abayuda bose bari muri Ukraine ko bagomba gutahuka kugira ngo Mesiya azasanga bose bamaze kujya hamwe, kuko ubuhanuzi ariko buvuga ko bazaturuka muri Afurika, bagaturuka mu Burayi, bagaturuka kugira ngo Mesiya azasange bamaze kwishyira hamwe, kuko bo bazi ko Mesiya atari yaza. Ariko kandi ubuhanuzi bugomba gusohora, kuko Yesu agomba kugarukana n'itorero rye asanga Abisirayeli bose baramaze kuza batakirangwa mu bindi bihugu. Rero gutoha k'umutini ni ukugaruka kw'Abisirayeli bavuye mu mahanga batataniyemo. Rero batangiye gutahuka kuva muri 48. Iyi ntambara yabaye Imana niyo yirwaniye. Murebe namwe miliyoni 40 z'Abarabu ku bantu batagejeje miliyoni ba Isirayeli. Intambara barayitsinda. Bavuga yuko habaye ikintu gikomeye, ngo Imana yoherezaga umuyaga ukomeye mu butayu ngo ugaterura umukungugu mwinshi ikawujyana ikawurunda kuri babasirikare b'Abarabu. Bajya kubona bakabona umuriro uraje batazi aho uturutse, ukaza ukabajyamo ukabatwika. Nuko Imana arwanya iyo ntambara nkuko yajyaga irwanya Isirayeli kera bava mu gihugu cya Egiputa. Hari aho yohereje amavubi, hari aho yohereje urubura, bikagenda bikarwanya abanzi babo. Nuko rero Imana yabarwaniriye
izo miliyoni 40 ibihugu byose by'Abarabu bye byabahagurukiye baratsinda. Isirayeli yongeye kugaruka ku ikarita y'isi ngiyi irahari. Ariko icyitonderwa kuko Daniel yavuze ngo intambara n'ibyago bizanda bigeze imperuka. Igitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 9 umurongo 26 twabibonye ko yahanuriye Abisirayeli ko intambara n'ibyago bizanda bigeze imperuka. Niyo mpamvu intambara iri hagati ya Palestina na Isirayeli ntishobora guhagarara kugeza Yesu agarutse, kandi nyine bizakomeza mpaka. Niyo mpamvu ubona ijya guceceka akaba barongeye barahagurutse, kuko Palestina uyu mutwe w'Abahamas urumva na Iran yajemo, kandi Iran iri kure cyane ya Isirayeli mu birometero birenga 2000, ariko nayo yavuze ko ishyigikiye uyu mutwe wa Hamas. Kandi uyu mutwe w'Abahamas n'ubundi ni Iran na Palestina bafatanyije kuwurema, ariko byose ni Imana iri gushaka kugira ngo ubuhanuzi yavuze busohore. Bigomba gusohora rero. Ntambara n'ibyago bizanda bigeze imperuka niko bitegetswe, niko Daniel yavuze. Intambara ya mbere barayitsinze. Isirayeli ishobora gutsindwa ko Imana ari uburyo irwana. Niyo mpamvu twavuze ngo Isirayeli nicyo kimenyetso gikomeye cy'abari mu isi bagomba kureberaho kugaruka kwa Yesu no kurangira ku isi. Isirayeli ni ikimenyetso gikomeye Imana yashyizeho kizaza gituma itorero riba amaso rigakanguka, kuko ribona yuko isi igeze ku iherezo. Intambara ya kabiri bongeye kurwana ni intambara yabaye ihagurukijwe cyangwa ishojwe, babyita gushoza. Abashoze iyo ntambara. Iyi ntambara ikaba yari irimo Egiputi, Jorodaniya ndetse na Siriya. Nibo bahagurukiye kurwanya Isirayeli ngo bayikubite. Isirayeli nabo irabarwanya, bituma yigarurira. Kuvuga ngo Abisirayeli bararwanye, bigarurira igice cy'amajyepfo yabo ku musozi wa Sinayi, ndetse bigarurira n'ikindi gice cy'amajyaruguru ahitwa Igorani, cyari igice cy'Abasiriya. Ariko n'ubundi aho hose hahoze ari Isirayeli kera, mbere yuko bagenda nyine muri ubwo buhungiro twavuze muri 70. Kuvuga ngo Isirayeli yahise itwara Gorani mu majyaruguru ya Isirayeli, cyari igice cy'Abasiriya. Irongera kandi itwara igice cya Sinayi, kuri wa musozi wa Sinayi mu majyepfo ya Isirayeli. Irabatsindira hatwara, kuko hari uburyo Imana yabahaye ubwenge, hari imbaraga yabahaye. Turimo gushaka kureba Isirayeli nk'ikimenyetso kigaragaza kurangira ku isi no kugaruka kwa Yesu, kandi gikangura itorero, ndetse n'uburyo Imana yabatoranije kugira ngo aribo bazakomeza guhindukira ikimenyetso isi yose cyo kugaragaza ko Imana ihari, kandi ikora, kandi ishobora byose, kandi ko iyi si izarangira, kandi ko itorero izaricyura. Iyo ntambara bayirwanya iminsi 6 yonyine, kuva ku itariki 5 kugeza ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu 1937. Isirayeli irabatsinda, itwara hose tubabwiye. Nyuma yaho hongera kuba intambara yitwa ngo ni Yom Kippur. Mbega ni umunsi w'impongano. Intambara yabaye ari ku munsi w'impongano w'igitambo cy'impongano ku Bisirayeli. Ni umunsi w'impongano Imana yashyizeho kera, abaga ku itariki 10 z'ukwezi kwa 7. Ni igihe umutambyi mukuru yinjiraga mu buturo bwera agiye kweza ubuturo bwera no kweza Abisirayeli rimwe mu mwaka. Byabaga rimwe mu mwaka. Intambara bayitira rero ngo ni Yom Kippur, kandi ikaba yarahuzaga na Ramadhani yabo Barabu bateye Isirayeli. Mwumve namwe, bari mu gihe cya Ramadhani, Isirayeli iri mu gihe cya Yom Kippur. Abarabu barahaguruka barabarwanya. Mwumva amadini, tubabwira amadini ububi bwayo. Ni intambara baye kuva ku itariki 6 kugeza kuri 24 z'ukwezi kwa gatandatu 1973. Yari intambara ikomeye cyane. Abayihagurutsemo rero ni Egiputi na Siriya. Uti kubera iki rero bayihagurutsemo? No kuvuga ngo Egiputa cyangwa se Misiri yashaka kugarura igice cyayo Isirayeli yatwaye cya Sinayi. Hanyuma Siriya nayo ishaka kugarura igice cyayo batwaye cya Gorani mu majyaruguru ya Isirayeli. Ubwo Egiputa iturutse mu majyepfo ya Isirayeli ishaka kugaruza Sinayi yayo, hanyuma Siriya nayo iturutse mu majyaruguru ishaka kugaruza Gorani
iyo ntambara barayirwana, ariyo ntambara yitiriwe ngo ni Yom Kippur. Isiraheli Imana yongera kubaha kurwana, baratsinda. Ubwo kandi nibwo abantu bari gusoranga intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka. Bashobora kugira agahenge gato ariko intambara ntishobora guhagarara. Imana igomba kubabuza mu ntambara kuko yabivuze mu buryo gushaka gukangura bari mu isi no gukangura itorero, kuko n'ubuhanuzi buri hano muri Bibiliya. Impamvu twabwiye ngo Bibiliya irimo geopolitike, nuvuga ngo Bibiliya y'ubwayo igizwe na geopolitike, ariko abantu ntabwo babizi. Umuntu wasomye ijambo ry'Imana akamenya Bibiliya aba umuhanga mu by'isi, aba umuhanga mu bumenyi bw'isi, aba umuhanga mu gusobanukirwa amateka y'isi, aba umuhanga mu gusobanukirwa ibya politike, uburyo ziyoboye isi, aba umuhanga ukomeye mu birebana na leadership, aba umuhanga muri filozofi, aba umuhanga mu birebana n'ibinyabuzima, kuko Bibiliya byose bivuga. Aba umuhanga mu birebana na siyansi, kuko Bibiliya byose birimo. Abantu ntibabizi, ariko umuntu wasomye Bibiliya twebwe turabizi, ibyo turabizi, tubisangamo. Niyo mpamvu rero Imana yashatse ko isi ihora muri biriya bintu kugira ngo bijye bikangura itorero, kandi itorero naryo rikangure abari mu isi ryamamaza ubutumwa bwiza. None haje indi ntambara, tubonye intambara eshatu. Intambara yabaye kuva ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 1948. Iyi twayivuze, Isiraheli iterwa ariko iratsinda. Indi ntambara yakurikiyeho ni intambara yabayeho mu gihe kingana n'iminsi 6, intambara y'iminsi 6 kuva ku itariki 6 kugeza kuri 24 z'ukwezi kwa gatandatu 1967. Nayo barayirwana barayitsinda. Yari irimo Egiputa, Syria na Jordan, nibo bahagurukiye kurwanya Isiraheli. Isiraheli irabataka, itwara igice cy'amajyepfo cy'abanyegiputa, umusozi wa Sinayi, itwara igice cy'amajyaruguru cya Golan cyangwa se igice cya Syria, ndetse Isiraheli inigarurira igice cy'uburasirazuba bwa Yerusalemu ya kera, iracigarurira, irahatwara. Kongera kuba indi ntambara ya gatatu tubonye nanone, kandi abo ni b'Abarabu, kandi Abarabu nimwumva Abarabu mujye mwumva bene Ishimayeli, nimwumva Isiraheli mwumve Isaka, bene Isaka, vuga ngo papa wabo ni umwe, ni Abrahamu. Ishimayeli akomoka ku nshoreke ya Aburahamu yitwa Hagari. Hanyuma Isiraheli gakomoka kuri Isaka, umwana w'isezerano wa Sarayi cyangwa se Sara. Ni ukuvuga ngo Abarabu nibo bigaruye biriya bihugu byose by'Abarabu. Hanyuma Isiraheli ikabiri hagati mu mutima w'isi, mu burasirazuba bwo hagati, kuvuga ngo iri hagati y'ibyo bihugu by'Abarabu. Bahora rero bashaka kugira ngo bakubite bavandemo, kuko Imana ya Isaka itandukanye n'Imana ya Ishimayeli. Mu yandi magambo, bene Ishimayeli bakurikiye Imana itari Imana ya Isaka. Niyo mpamvu umwuka wo mu Bisiraheli bene Isaka ntushobora guhuza n'umwuka wo mu Barabu bene Ishimayeli, bihora bigongana, barahangana mpaka, ariko byose Imana ikabishaka kugira ngo ikangure abari mu isi. Nshuti z'Imana ni mukangu, ibihe birakomeye, ibihe birakomeye. Reka noneho tugaruke kuri iyi ntambara, turebe iyi ntambara. Urwego Isiraheli yarigezeho rutandukanye n'urwego yabayemo muri ibyo bihe, muri izo ntambara zagiye zibaho. Isiraheli yari imaze kwiyubaka, imaze gukomera ku birebana n'ubutasi, birebana n'intwaro, ku birebana n'imbaraga mbega za hano muri isi. Ariko ushobora kwibaza ni gute Abarabu babinjirana bakabagiramo imbere, kuko batangiremo imbere bari babarimo. Ni ukugira ngo iby'Imana yavuze bisohora, itorero rikanguke. Ntabwo intambara ishobora guhagarara muri Isiraheli, ntibibaho, ahubwo ni ugukangura itorero, kuko Bibiliya yatubwiye ngo i Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Hazakomeza gusiribangwa n'abo banyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Bene Ishimayeli Imana ibabarira muri kategori y'abanyamahanga, kuko abatari abanyamahanga ni Abisiraheli nyine bakomoka kuri Aburahamu, ariko ku mwana we w'isezerano hagati ye na Sarayi cyangwa se Sara, Isaka. Abo nibo bitwa Abisiraheli, kuko Isaka niwe wabyaye Yakobo. Yakobo Imana imuha izina ry'umugisha ryitwa Isiraheli, batura mu gihugu cyitwa Kanani. Icyo gihugu cyitirirwa Isiraheli we Yakobo. Rero abatari Abisiraheli ni abanyamahanga, yaba ari bene Ishimayeli, yaba ari andi moko yandi, bose ni abaki? Ni abanyamahanga. Rero kuba Imana ivuze ngo i Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizashirira,
nuko nyine nta gishobora kubihagarika. Niyo mpamvu uburyo yiyubatse Isirayeli ikiyubaka, ikagira ubwenge, ikagira ubuhanga, ikagira tekinoloji, ikaba ifite amafaranga, ikaba ifite ubutasi bukomeye, ikaba ifite intwaro, byanga byakunda Imana yemeye ko bibaho, kuko bagomba gusiribangwa kugeza ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Ushobora kwibaza ngo bizashira ryari? Ari naho tugarutse ku ntambara ya Harimagedoni. Abantu benshi barimo kwibwira ngo iyi ntambara iri hagati ya Isirayeli na Hamas, ngo ese niyaba ari ya ntambara ya Harimagedoni? No. Icyakoza icyo navuga aho ngaho, kuvuga ngo abangaba barimo kureba ko bizashoboka. Ikibazo cyo kongera kwibaza, ushobora kwibaza ngo ese iyi ntambara y'Abahamas na Isirayeli ni iyihe sano ifitanye n'intambara ya Harimagedoni? Navuga ngo isano ihari nuko bo barimo gutata, barimo kureba ko intambara bateguye bazayishobora mu kurwanya Isirayeli. Tubibutse ko nubwo tubona ngo n'uriya mutwe wa Hamas, ariko Amerika ibifitemo uruhare, umuryango w'abibumbye ubifitemo uruhare, Illuminati babifitemo uruhare, abafiramaso babifitemo uruhare, kuko murabizi Illuminati ni intiti, ni abanyabwenge b'abafiramaso babifitemo uruhare. Kandi nanone ngo Imana ikaba ariyo yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye, kugira ngo ikangure iki? Itorero. Ibyahishwe 17 murongo wa 13 na 17 na 18 niko watubwira. Ni Imana yabashyize mu mutima, bo barabikora kubw'inyungu zabo bwite cyangwa se inyungu Satani shebuja yabahaye, ariko Imana niyo yabyemeye, kuko ari cyo kwigisha bari mu isi no kwigisha itorero no kurikangura ngo ribe maso. Ibi tubivuge, mujye mubivuga, munabigaragaze ko nubwo isi irimo kubikora, ariko Imana yo hari icyo ishaka gukangura aho bari mu isi no gukangura itorero. So rero intambara ya Magedoni itandukanye cyane n'iyi ngiyi turimo turabona. Ahangaha bo barimo gutestinga, bari muri test, bari gutestinga ngo barebe ese bizashoboka ko Isirayeli twayishobora, birashoboka ko tuzayikubita, birashoboka ko tuzayirwanya bigakunda. Kuko intambara ya Harimagedoni izabera mu kibaya cy'Imegido. Megido ni ikibaya giteganye n'umusozi wa Karumeli, hariya Eliya yatambiye igitambo, aho yavanye Abisirayeli mu rungabangabo rwo gushidikanya ku Mana, akabakiza babahanuzi ba Bayali n'Abashera bari barabayobeshe, bigatuma Imana igaruka muri Isirayeli kongera kubahwa. Rero Megido ni umusozi uteganye n'uriya musozi w'i Karumeli, cyangwa se Karumeli aho Eliya yiciye abahanuzi 850 ba Bayali n'aba Ashera. Iyo yo irateguwe, irimo gutegurwa, kuko twabibonye mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 16, amagambo batubwiye ngo mbona marayika wa 6 asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurati, ngo amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka, no mu kanwa ka nyamaswa, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka 3 mibisa n'ibikeri, ngo ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. None umurongo wa 13 batubwira ngo ibateraniriza ahantu muri Heburayo hitwa Harimagedoni. Ni ukuvuga ngo iyi ntambara izaba ihuriyemo amahanga yose yo ku isi, kandi izaba ari intambara ikomeye, izaba ari intambara ikomeye ya nyuma isozera izindi ntambara zose. Kandi uzaba uyigaragiye ni Antikristo, wazaba hari noneho ku mugaragaro, naho uyu munsi bwo ari gukora mu buryo bw'amayobera. Cya gatatu kandi nuko itorero rizaba ritakiri mu isi, Yesu azaba yamaze kuricyura, ari naho Yesu azagarukana naryo riturutse ara mu kirere, aje guhagarika iyo ntambara, akandagiza ibirenge bye ku musozi witwa Elayono werekeye Yerusalemu mu burasirazuba, nkuko tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya ibice 12 kuva ku murongo wa 10. Aho niho Yesu azongera gukandagiza ibirenge ku musozi wa Elayono. Usomye Zekariya 14 umurongo wa 1
cyangwa uhere ku murongo wa 3 kugeza ku wa 5 niho agaragaza ko azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono werekeye Yerusalemu iburasirazuba ngo ugasadukamo kabiri. Nibwo azaba aje guhagarika iyo ntambara, amahanga yose azaba yahuruye Antikristo yagaragiye bagiye kubita nde Isiraheli. Nshuti z'Imana, turasaba buri muntu wese kuba maso no kwezwa, kuko ibi ni ibimenyetso bigaragaza ko isi irangiye. Ni ukuvuga ngo rero kiriya gice cya 16 cy'ibyahishwe kuva ku murongo wa 12 havugwamo uburyo iyi ntambara izategurwa, hakavugwamo abami bazatera n'ingabo zabo aho bazaca, hakavugwamo iyi ntambara aho izabera. Ku birebana no gutegurwa kw'iyi ntambara rero birimo kuba muri iki gihe, niyo mpamvu bari muri teste, bari gutestinga ngo barebe ko bizashoboka, kuko mwumvishe ko Irani igiye gufasha uyu mutwe w'abahamasi, kandi mu by'ukuri n'ubundi nibo bawushyizeho. Ndetse Amerika nayo ati natwe turaje dufashe Isiraheli. Murumva ko ibintu byo kugenda bikomera, ariko ibyo byose ni uburyo bwo gutestinga, kuko ibyo barimo barabizi ko ari kugira ngo barebe niba bizashoboka iriya ntambara. Rero ubu barimo baritegura, kuko batubwiye ngo iyo myuka itatu bisa n'ibikeri yasanze abami bo mu isi. Natangiye mbabwira ngo Imana iracyabona abami, ntabwo ibona abaperezida. Iri gusanga abaperezida ari bo bami, iri gusanga za gavumenti abazigize. Iyi myuka iri kugenda yinjira mu bisirikare biri mu bihugu bitandukanye, irabasanga iterero. Ko twabonye ngo ni ibitangaza imyuka iri gukora, irayikora ite? Irayikora mu buryo bwo kubasanga ngo bitegure kurwanya Uwiteka mu ntambara ya Magedoni. Ni igitangaza ko umuntu ashobora kwitegura intambara y'Uwiteka ngo ajye kumurwanya. Niyo mpamvu byiswe ngo ni igitangaza imyuka irimo irakora. Rero barimo barabyitegura muri ibi bihe mu gukora intwaro za kirimbuzi, ariyo Irani. Murabizi ko iri mu bihugu bikora intwaro ziremereye cyane, izi ntwaro za nuclear. Murabizi n'Ubushinwa nabonye nabwo bwatangiye buri mu bicuruzi, noneho bwinjiye muri ibyo bintu. Hanyuma Korea y'Amajyaruguru murabizi n'ibyibamo. Amerika ifite ibitwaro bikomeye, Uburusiya bufite ibitwaro bikomeye. Ni ukuvuga ngo gukora izi ntwaro ni politike barimo yo guteza izi ntambara, ni ya myuka ibarimo irimo kubategura neza. Baratubwiye ngo iyo myuka uko ari itatu bisa n'ibikeri ngo ikora ibitangaza. Ibitangaza yakoze ngo ni ugusanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara. Kubasanga rero no kubahuruza, niyo mpamvu barimo kwitegura iyo ntambara mu buryo bwo gukora ibisasu bya kirimbuzi bikomeye cyane. Kandi Isiraheli nayo iyo ntambara irayizi, irayiteguye cyane. Niyo mpamvu tubwira abantu ko nabo basoma ibyanditswe bakamenya ibintu aho bigeze, bakamenya isi aho igeze, bakamenya Isiraheli ko ari ikintu Imana yashyize hariya cyo gutuma itorero riba maso, no gutuma abavuga ubutumwa bwiza barangurura bakavuga ubutumwa bwa nyuma, hanyuma bakabwira abari mu isi n'abo bami ndetse na za gavumenti, guverinoma ziyoboye ibihugu n'ibisirikare bizigize, bakabarangururamo bababwira yuko ibyo barimo atari ibyo, ahubwo bakwiye kwitegura umwami w'amahoro bakamwizera, kugira ngo abakize batazarimbukana n'umwanzi w'Imana ari we Satani n'abadayimoni. Mu gusoza rero, ni izihe ngaruka zigiye gukurikiraho kubera iyi ntambara y'Abisirayeli n'Abahamasi cyangwa se Hamasi? Ni iyihe ngaruka? Buri munsi duhora tubabwira ngo aho tujya ntabwo ari heza, ahubwo aho tujya ni habi gusa, ni mu mwijima ukomeye. Iyo tuvuze umwijima mutagira ngo ni umwijima w'inguyu ufatika, umwijima mu buryo bw'umwuka ku buzima bw'abantu, yaba abakijijwe n'abadakijijwe. Abakijijwe ni umwijima, kuko uko batakwa n'ibibazo n'ibigeragezo niko bamwe bananirwa mu gakiza bakicira inzira bakandura, niko abandi biga imibereho mibi cyangwa se bakabura umwanya wo gutekereza ku Mana no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Ku bapagani ni uko byafekta umubiri, kandi iyo umubiri wababaye abantu biga imibereho mibi yo kubaho, ku buryo utababwira iyindi Mana ngo bayiteho, cyane ko bashobora kuba bati iyo Mana itadukiza ibi bintu, ubu bukene,
iyi nzara, izi ndwara zitumereye nabi, uku guhiga ubuzima bikanga, abategetsi b'isi bakaba baradufungiye ubuzima, iyo Mana itadukiza uratubwira iyihe Mana? Urumva, iyo niyo ntego Satani. Mu by'ukuri mu mubiri bigiye kugiraho ingaruka ikomeye, kandi iyo umubiri watatswe n'ubugingo buratakwa, kuko baravuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Iyo umubiri ubabaye, n'umuntu w'imbere utuye muri uyu mubiri agira ikibazo, kuko ibyaha byinshi dukora ni umubiri bikora, kandi ibyo bizarimbuza abantu. Kandi no gukiranuka tugira ni umubiri ubikora. Iyo usambanye ni umubiri, iyo ubeshya ni umubiri, iyo utukana ni umubiri, ariko bikafite ubugingo. Iyo usenze wirije ubusa ni umubiri uri kubabaza. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo kandi nimuhe urwaye imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Urumva ko umubiri iyo tutawuhaye urwawo bituma umuntu w'imbere uzabona Imana aba mu buzima bwejejwe. So rero ingaruka zigiye kubaho, reka mvuga iya mbere, ni ukubera iya mbere ni uko ikirebana na ekonomi hasi, ubukungu bw'isi bugiye gusubira hasi cyane, kandi ubusigara abayobozi b'isi, abategetsi, za gavumenti nizo zigiye kubwikubira. Ubutunzi busigara cyangwa se ubukungu busigara bw'isi, abategetsi b'isi bagiye kubwikubira. Abaturage bagiye guhura n'isanganya zikomeye, abaturage batuye isi. Inzara, icyo cya kabiri, inzara ikomeye igiye kwataka isi, igiye kwataka abayituye mu bihugu bitandukanye. Mwitegura inzara, ndavuga bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Abarundi murabyumva, Abanyarwanda turuhuriyeho, Abarundi namwe turuhuriraho, ndetse n'andi moko atuye muri bihugu byacu bikikije u Rwanda, yaba Abanyamurenge n'abandi bavuga ururimi rushamikiye ku rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda basha kubyumva. Mubyumve, unabwire ba bandi batumva ururimi ko Imana idutumye. Inzara ikomeye yatatse isi. Abanyarwanda mwitegura inzara ikomeye cyane, Abarundi mwitegura inzara ikomeye. Abizera murasabwa gusenga no kuba maso cyane, kugira ngo mwitoze gusonza hakiri kare, muzabwiriza ubutumwa muri ibyo bihe, kandi Imana ibarinde. Ubukungu bugiye kwikubita hasi, n'ubundi bwari busanzwe bucumbagira bitewe na korona ivuyemo, bitewe n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya imaze umwaka irimo. None hiyongeyeho iyi ntambara ya Hamas n'Abisiraheli, kandi biriya bihugu by'Abarabu byose bigiye kwinjiramo. Kubera iki? Isiraheli ifite imbaraga nyinshi, nubwo barimo kwirwanya ariko ifite imbaraga, ntabwo bazayishobora, kandi igiye gukubita, kuko ibihugu by'Abarabu byose bigiye guhaguruka biyirwanye. Isiraheli nibakubita rero, kuko biriya bihugu bigira peteroli nyinshi, mbega ibintu bikomoka ku ngufu, gaze, peteroli, mazutu, lisansi, biriya bihugu by'Abarabu niho navuga ngo niho hari source y'ibyo bintu byose, kandi bitajya bikama ngo bishire. Isiraheli nibakubita rero, mugiye kureba ukuntu gaze zamuka, peteroli igiye kuzamuka, lisansi igiye kuzamuka. N'ubundi yari yazamutse, mwariraga mutararira, noneho mugiye kurira ayo kwarika. Abatwara amamodoka ku biti byabo, abafite amasosiyete arebana na transport, mwitegure ko mugiye kurira menshi yo kwarika, kuko lisansi igiye kuzamuka, igiye guhenda kurenza uko yari imeze. Mbega ubuzima bugiye guhagarara. Iyo lisansi yazamutse, ubwo n'ibyo kurya nabyo bigiye kuzamuka, yaba ibinyampeke, yaba inyamafufu, yaba ibinyamavuta, ibintu byose bigiye kuzamuka. Birasaba ko itorero tuba maso, tukabwira abantu, kuko isi yo yatatswe. Isiraheli igiye gukubita Abarabu, kandi mara kubakubita barafunga ibintu byinshi. Mbega barafunga ikintu cyitwa peteroli, ikintu cyitwa lisansi. Mbega ibintu bigiye gukomera. Mwibaze, Uburusiya bwari bwaraje na Ukraine, icyo twari dufite ingaruka zacyo ziturimo. None n'Abarabu nabo na Isiraheli mugiye kubintu bigiye kuba. Isiraheli murabizi ko yarigize ndibwira za Amerika, hari na Amerika irimo kubirebana n'imboga, kubirebana n'imbuto, yagiye muriraga Amerika. N'Uburayi nabo ndibwira ko babibonagaho, ko Isiraheli ya mbere mu birebana n'imbuto, mu birebana n'imboga. Igiye kwafekita imibiri y'abantu, ubuzima bw'abantu, igiye kwafekita ibihugu. Ubu niwo wa mwijima tubabwira buri munsi ngo aho tujya Bibiliya igaragaza ko atari heza. Abababeshya, abahanura bavuga ngo ni heza, abigisha bavuga ngo ni heza, aho tujya ni habi, ni habi cyane. Ni mu mibabaro, ni mu gusubira inyuma kw'abakristo, ni mu guhanura ibinyoma kw'abahanuzi, ni mu gukandamizwa kw'abaturage b'isi, ibihugu bikabakandamiza, ni mu kubura utuzi, abantu bakabura imirimo. Murabona amarobo amaze gusohoka ari menshi, nagiye kwigabira imirimo yose, abaturage bagiye kubabara. Ni mu guteza indwara, ni ibibazo gusa. Rero ibyo kurya bigiye kuzamuka ku rwego rukomeye. Faranga
rigiye guhananuka, rigiye kugwa hasi, ifaranga rya buri gihugu rigiye kwikubita hasi. Bene data, itorero abizera Kristo Yesu muri mu bihugu bitandukanye, nimuze dupfukame dusenge, nimuze twegera Imana. Izo ni ingaruka zigiye kubaho ku isi yose, kandi bizafekita umuntu uwo ari we wese, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Tuvuze ikirebana n'ubukungu bw'isi bugiye guhananuka, n'ubundi bwari bwarahanutse kubera COVID-19, kubera intambara ya Ukraine n'Uburusiya, none hingiyeho n'intambara ya Isiraheli n'ibihugu by'Abarabu. Ubukungu bw'isi bugiye guhananuka kurenza uko mwabutekerezaga. Kabiri, inzara ikomeye mu isi irinjiye. Gatatu, ibyo kurya bigiye kuzamuka bihende. Kane, ifaranga rya buri gihugu rigiye guta agaciro, rigiye guhananuka. Ubundi rero mugiye kubona abantu biga ubwenge bwo kubaho kandi bakora ibibi byinshi kugira ngo babeho. Itorero ryo rero riri hehe? Reka mbaze itorero abitwa ngo barakijijwe, mwebwe muhagaze he? Muri gusenga gute? Muri kwibaza iki kuri ibi bintu ko mubona isi irangiye? Kandi mbere y'uko Yesu agaruka ko yavuze ngo hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kuba wera kuremwa ku isi. Aha rero niho abakristo bagiye guhamya, aha niho abizera bagiye kuvuga ukuri, aha niho intumwa zigomba guhaguruka, aha niho abigisha bagomba kwigisha ijambo ry'Imana bashimikire kandi bakinjira bagasengura ido n'ido. Ni aha ngaha niyo mpamvu dusaba kugira ngo buri muntu wese ashaka ukuntu yaba amaso cyane, duhagurukire kwamamaza ubutumwa bwiza, kugira ngo tubashe kugeza abantu isoko y'amazi y'ubugingo. Mu gusoza, ndaburira abantu bari mu isi, ndaburira abagabo, abagore, abasore n'inkumi, ndaburira abanyamadini bose, ndaburira abitwa ngo n'abahanuzi bafite irari ry'iby'isi ko nta si igihari, nta ejo heza dufite, ahubwo ejo heza ni muri Kristo Yesu. Ndabwira abatari bizera ngo iki nicyo gihe cyo kwakira Yesu, umwami w'amahoro, waje mu isi agacungura abari mu isi, agatanga ubuzima bwe kugira ngo abazamwizera bazabone ubugingo. Indaya, abajura, abasambanya, abicanyi, abarozi, abagome bari mu isi, abanyapolitiki, abasirikare bari mu bisirikare biri mu bihugu, turababurira tubabwira ngo iki ntabwo ari igihe cyo kwiringira isi, kuko isi irashirana no kwifuza kwayo. Kandi Isiraheli tubereye ikimenyetso Imana yashyizeho kugira ngo igikangure abantu. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndasabira buri muntu wese kuba maso no kwezwa, akira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Na ubundi hari Magedoni turayitegereje, cyakoza bari muri teste, bari gutestinga ngo barebe ko bizashoboka, ariko ntibazabishobora kuko intambara izarwanywa na Yesu, kandi azabaje kurwanira Isiraheli ku musozi hariya mu kibaya cy'Imegido, nawe akanagiye ku musozi wa Elayono. Bayitegura bagira bate, ariko ntacyo bazageraho. So rero Yesu ati Yerusalemu azasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Ibihe by'abanyamahanga gushira kwabyo ni ukugaruka kwa Yesu aje guhagarika iyo ntambara ya nyuma, kuko none ubwo amahanga yose nibwo azaba ari gusiribanga Yerusalemu muri iriya ntambara ya Magedoni. Niho bose ibisirikare byose byo ku isi n'abategetsi n'abaperezida bayoboye isi bazaba bose bahanze amaso kuri Yerusalemu cyangwa se kuri Isiraheli, kuko Antikristo niwe uzaba ugaragiye ayo mahanga, ndetse umuryango w'abibumbye wakoranije igisirikare cyose cy'isi yose bari gukubita Isiraheli, kuko Isiraheli bafite ubwenge n'ubuhanga, bafite imbaraga, bazabanza guhangana nabo. Ariko kubera ko isi yose izaba yabahagurukiye kandi Imana ikabivuga ko bazababazwa bikomeye, kandi amaraso bamennye Yesu azaba ari kubabarwaho, bazakubitwa kugeza ubwo bahamagara ngo Mesiya, turabimenye ko ari wowe wa wundi waje tukakwica, warangiza ugacyura umugeni ukamucyura kandi aherutse gutaha. Twarabibonye ko itorero ryatashye, waje ukadutabara ko ari wowe. Aho rero Yesu nibwo azamanukana n'itorero, aje gukanagiza ibirenge bye ku musozi wa Elayono, aje guhagarika iyo ntambara igihe amahanga azaba ari gusiribanga Yerusalemu, kandi icyo gihe n'urusengero ruzaba rwarubatswe. Ni inyigisho ndende, ariko dufite igitabo kuri Nahishwe. Niba ushaka gusobanukirwa ibyo bintu, twara iki gitabo urasobanukirwa ko byose twabivuzemo. Mu gusoza rero, ndabaza wowe wumvisha ubutumwa, uhagaze hehe, umeze ute?
nta kindi wakora usibye kwakira Yesu. Akira Yesu, akira Kristo Yesu, ni wenyine wagukiza. Hanyuma rero turasenga tubwira buri muntu wese kwizera Yesu Kristo kugira ngo nawe ubarwe gukiranuka, nawe ubundi ibiri kuba mu isi byo ntawe ushobora kubisubiza inyuma. Hazakomeza kuza n'ibindi, haze n'ibindi, ariko itorero rya Kristo Yesu ababereye umugaba, kandi Yesu niwe ngabo idukingira, kandi Yesu niwe hama twihishamo, kandi Yesu niwe munara muremure abakiranutsi bahungiramo bakihisha. Ese wowe urashaka gukiza ubugingo bwawe? Akira Yesu mwami n'umukiza. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kuko uri Imana ibanye natwe, ukaba uduhaye ibyo tubwira abantu bawe. Turasengera buri muntu wese wumvisha ubutumwa kandi akaba yiteguye kukwakira kandi akaba kwakiriye. Uhere none umukomereze muri iyi nzira atangiye kugeza igihe uzagarukira. Kandi Uwiteka we, turasengera bari hirya no hino ku isi kugira ngo iyi ntambara ya Hamas na Isiraheli ibera abantu ikimenyetso cyo kwezwa no kuba maso. Ndagushimiye rero, komeza kubana natwe no kutugira neza mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma rero bene data, mbere yuko dusoza twashaka kubabwira ko turashaka gusora ikindi kiganiro kigaragaza ibintu byose Bibiliya yavuze bizaranga ku isi igiye kurangira, kandi tukicayemo turimo, kandi nta wabihindura. Rero reka tubabwire ngo mukomeze kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza. Ahasigaye rero ikiganiro nakagaruka. Shalom, shalom, shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora